inayo ni inyubako nakuye muri business. Hello. Iyi ni imwe mu dream house nanjye yaje ndi kubaka. Izina navuga ngo nagiye nzubaka ari z'abapangayi. Iyi ni inyubako navuga ngo yo nsoje muri no mwaka through the business. Niba bino byakunda nawe ushobora kugira gute? Nawe ushobora kubikora. Nagiye numva batangira bavuga ngo nta wamenya ngo nawamenye umva ndagira ngo mbwize we are in the same playground. Mu kibuga today kugira ngo hari ama event akoresha kugira ngo mwumve ubumenyi ubasha gufasha mu buzima busanzwe. Ugasanga bishyura amatike arenga 5,000, itike ni 5,000, amafaranga arenga miliyoni 6. Urumva ikintu kibabaje rero uyu munsi kwa attending ya event miliyoni zirenga 5. Dr. Miles Muniri ngo byari bigeze ku rwego ngo kugira ngo bumve ama training gukomeza abantu ugasanga ngo bari kwishyura amafaranga arenga 3,000 ku isaha. Rero upline wa buri gihe guhamagara ngo ngwino bagwereza ubumenyi cyangwa se ukumva training bagwereza ntabwo bihoraho. Dufite amahirwe ko turi ahantu ni burwe ngo nubwo ndigiri muri challenge ndimo ndakuzwa ndimo ndava ku rwego rwengera ku rundi rw'imyumvire. Kuko nubwo nta muntu n'umurinjiza wenda uvuga ngo maze umwaka uwo wari uri we mbere yo gutangira business ntabwo ari ukigize gute, ntabwo ari ukiriwe. Kandi icyo nicyo kintu cya mbere kimataringa ko miliyoni zose wagira utarabasha guhinduka wowe ubwawe ntacyo zagira gute, ntacyo zamara. Next slide. Next. So navuga ngo muri ya process rero ahantu yari itangiriye tera neba process nibwo none naje kumenya business nyimenye noneho ubuzima navuga ngo bumaze gukakara pe. Nibuka ko icyo gihe natangiye mfite 30,000 gurisha telefone 42,000 mfata amafaranga mu kabina andi mafaranga nyavana mu bantu ntangira no muri nkuko abantu bose bagira gute, abantu bose batangira. Ndibuka ko nagira business umunsi wa mbere nahise sponsoring umuntu n'umutipe witwa Christian akimara kujoininga hashize iminsi itarenze nahita kwitinga. Icyo gihe bitewe nuko famille yatangiye kumufari yahise ko imushakira ikindi kintu cyo gukora. Bari bafite business zabo isajya hanze abwira umwana ko agomba gusigara agira gute, asigarana za business. Nawe wicanga ndagira ngo ngo bari bose wishinga ngo runaka yagiye ntabwo uzi ngo nubwo agiye afitiye backup. Ushobora gutaha usubira iwanyu undi agatajya muri business za hehe ziwawe. Ntabwo mukwiye kwitwara kimwe. Ushobora kuzana ukajya usinzira ugasanga undi mwana nubwo utabizi wabo bafite nka nibabuze nka desa bamuhemba bamwoherereza nk'ari guhemba nka backup yo kugira ngo abe muri Kigali. Niyo mpamvu uyu mwanya kuko utazi ngo runaka afitiye backup ntabwo ukwiye kwitwara nkawe. Wowe ugomba kumera nkaho uri ikinege muri no company. Ufite impamvu yawe y'ikinege, ufite uburyo bwiyari ugomba kugira gute gukoramo ibyo ukoramo. Are you learning? Nagira business ndibuka ko natangiye sponsoring umuntu haciyemo igihe. Iyi foto yanjye ntabwo ari cyo gihe natangiye business. Nangira nta telefone nari mfite, upline wanjye kuri icyo gihe nari ufite telefone yari nziza icyo gihe. Icyo gihe amafoto niwe wabaga yabitse. Rero icyo bakwitingaga amafoto yose yahise agira gute, n'undi nayajyana nabo. Ariko aya mafoto harashize nk'amezi agera muri 4 gutya 5. Ndagira ngo babwire mu bavandimwe mwe na sponsorinze umuntu nongeye gusponsoringa umuntu wa kabiri hashize amezi 5 nkora full time. Umwaka wanjye wose wa mbere washize muri amafaranga 72,000 mfite team y'abantu 9. Abantu 7 iburyo abandi bantu 2 ibumoso. Sinari umunebwe pe babwije ukuri. Hello. Ntabwo nari umunebwe nukuri igihe kimwe bagratse bajya ibusizi ntabwo mubyibuka mbane 2019 bamaraye iminsi. Ndibuka ko icyo gihe nagiyeyo mbere yabo natike yanjyanye n'itike navuga ngo ni umuvandimwe wari yantije n'umwapurani wari icyo gihe ama 5 aniza 5 urumva nahise mfatiraho ntabyo gutekereza ngo nzarya iki ngezeyo. Icyo gihe nafashe ritiko byari 4 ntabyo ngo n'amazi biragenda bite. Nakubise ibyumweru 2 Rusizi nkora expo njya abantu bazi Rusizi ni bande njya mu bitaro by'Igihundwe nkorayo expo ngenda iriya kuri apedike nkorayo expo ngimururu ngenda one buri hantu hose nkora expo. Nigisha abantu barengaga 300 mu maseminari yose nagiye nkora mbaye nta muntu n'umujeni. Mbwiza ukuri uyu munsi abantu banyakiriye nkijyayo hari ukuntu abantu bumva ngo runaka yaje ngo siga gukora business aka kantu n'ababeshye nta kantu ka challenges
upline ngera umunsi wa mbere mu rugo bancumbikiye, umunsi wa mbere bantekeye inyama, umunsi wa kabiri mbona batetse Thompson, umunsi wa gatatu mbona bigenda bimanuka, byageze ku rwego mu cyumweru cyagiye gushira icyumweru cya kabiri nkirimo sigaye njya mu gikoni ngatera. Bari bariteze ko nzaba nibura nzagame n'amabazi kandi umukira ko bagiye ko nabona nirirwa bakabona mvuye nk'ahantu h'amasaha 2 mu bisigitsi. Tipe byagenze ndahamaze ibyumweru bibiri ndahavuye sigaye mu gikoni nanjye nkagira gute gateka bitera iki natinze bari baze se munora yigisha business tubona ubuzima bwanze. Hari n'ukuntu ugenda ugishika mu ntara ukabona nyine umukunjo w'ipasi wateye kiri Kigali cyagize gute urahagera igacuye abantu bagatangira kwinyuzamo ijisho. Ariko ndi kubabwira ngo just it is the process. Nubwo akora ukabona nta musaruro, trust the process. Ikintu kimataringa ni mindset ubaka muri ya process. Are we learning? Nakubise icyo gihe cyose mvaye nta muntu n'umwe winjiye, ahubwo abantu baje bambwira ngo bazajeninga bakumbi baje bamagana umubyeyi tese Mungu wanyu ko yabaye muteka mutwe twarutse ari inyangamugayo byagenze bite bamugira inama bamushakiye icyo gukora sanga ari nibyo bintu byose bagiye bagira gute babwira mu no kuva nagiye kuva ari urugamba rukomeye kugira ngo mbone ikizajya kuba. Hello mwaka wose ushira ari uko nguko bigenze. Izi kampani ziri kuza today na 2019 zaraje kandi ubu hari abantu bari kugira ngo nagakorera gashyakaje ahubwo we hagarara neza bitaba victim y'izi mpinduka. Haje supermarketing 2019 supermarketing muzakazi yakoze yatwaye abapline benshi mutatekereza, yatwaye abantu benshi mutatekereza. Haje yitwaga Bitcoin, haje yitwa Kwako, haje yitwaga Skyline no yari ifite ukuguru kumwe yakoraga no kwa Rubango ifite ukuguru kumwe uyu munsi ku buryo ngo umuntu wese winjiraga nyuma yawe umuntu wese muri company yabaga ari nyuma yawe umuntu wese winjiraga kuri company baguhaga igiceri cy'ijana bayinjira abantu 1000 bakagweza amafaranga yahe 1000. Product yabo gutangira byabaga ari 34. Product yabo yabaga ari agafuka k'umuceri karaki kibiri 10. So product yabaga bafite haje yitwaga Infinity, hazi yataga Bruxelles, haje ubukampani bwinshi none uyu munsi ziriye babandimwe mihaje. Niyo mpamvu izi mpinduka ziri kuza nizigushike mu bigendanye nazo, ahubwo hagarara kuko nyuma y'izi mpinduka abazasigara bazabasha gukora ibintu bidasanzwe. Are we learning? Are we learning? Abantu turi kumubwira ngo hello turacyari kumwe. Yes. Uyu munsi izo kampani ziri he? Yes. Umwaka wanje wa mbere ikintu nashaka kubabwira muri challenge ikomeye naje guhura nayo mumbaze ngo niyi mu bihe bikomeye umuntu aba ari mu hari yari nabwo abona muto opportunity. Izo opportunity sometimes ari kugira ngo Imana testing kuri serie bihagije ibone kure imigisha yashakaga kuguhereza. Naje gukuraburiza muri business mbona via rampamagaye arambwira ati se ko nabonye numva nari sanzwe nkora ibintu byantuza nari naratangiye kumenya ibintu byo gusiga bino bya stick. Arambwira se ko nabonye ahantu kiraka hariya muri nani Inyarutarama aramazi bari kubaka turi bugende tukajya tubisiga byabaga ari 5 ku munsi. Mu gitondo shakisha uburyo uza gufata ibikoresho ugira gute ugende sigara nibaza mu Mana nyagasani nagurije amafaranga business around namaze kuyibwira none simusi ndagenda 5,000 kandi amafaranga menshi ko nyakeneye biragenda bite ngisha inama upline buriya muvandimwe nujya gufata ukabona hari ibyemezo bikomeye ubona bisa nk'ibikomeye ntugatinye kugisha inama abantu bari muri business. Maybe ushobora kugisha inama undi muntu ugasanga kugira inama uzicuza ubuzima bwose. Byarangwe guhakanira viye ndetse icyo gihe byaremye bifu hagati yanjye nawe kubanzika akazi yambone hari amafaranga yatanze kugira ngo nkabone ngamuhakanira hamwe ngo mfite ibindi bintu natangiye gukora twarashwanye bikomeye pe. Ariko ndagira ngo mbabwire rimwe na rimwe iki kintu nyibabwire n'abavandimwe hari igihe bigusaba gufata ibyemezo biri bukomeretse nabukundi ariko kugira ngo muhazaza uzabashe kubanezeza. Hari igihe bigusaba ko rimwe na rimwe ufunga umutwe mu maso y'abantu bikagaragara ko umuntu usa nk'udashobotse kugira ngo urwanye ishyaka ry'inzozi zawe. Kuko ari umunyafilipine bigeze baduteramo story uriya mugabo Christian avuga ko yavuga uburyo umwana yatangiye business agitangira business ngo wabo baramubwira bati iyo business nutayireka uragira gute urasohoka ngaho wigendera. Umwana afunga umutwe business arayikora bamuca mu muryango
igihe kimwe hashize imyaka igera muri 3 umwana aba successful, haba event atumira abo baraza, umwana araguza amamodoka agura amazu. Igihe kimwe ngise yafashe ijambo aramubwira ngo mwana wanjye bazasanga bari wansi ukaza kureba abantu nkorera. Yari ataragira n'umunsi wa rimwe, yari azi ko nyiga muri kaminuza. Ni n'umwaka ushize ni 2022 araza agera muri 4, ntiyari azi ko mfite ofisi, ntiyari azi n'abiriya byose. Arinjira agiye kubona ahantu hose amanitse amafoto yanjye. Nese hano hantu byagenze bite? Ndabwira ngo hano niho nkorera. Gute se? Ndabona ngo bya bintu nigeze kukubwira cyagiye 2019 na n'uyu munsi nibyo kiri. Ntangira kuganira nawe cyo gihe ari wanjye ahageze. Yari azi ko nyibana muri twatugeto mbana n'abandi banyeshuri bisanzwe. Sometimes mbabwira mwa bavandimwe mwe, hari ijambo rimwe ngo sometimes you need to disappear to be successful. Hari igihe bisaba ko umera nk'umuntu utakibaho, udisappearinga mu muryango, udisappearinga mu nshuti, ukajya kubaka ibintu runaka utuje, ukazaza ari ibintu bikugize gute uzanye. Ikintu kigora abantu benshi, abantu baca amazi ibintu ukora ugakomeza gukorana nabo, ugakomeza gutindana nabo. Kumpamvu umwe yaravuze ngo nushaka kurwana n'umuntu uri mu rwobo adashaka kuruvamo, amahirwe menshi nuko azagira gute azagutwaramo kurutwamuvanamo. Umuryango uri kubabwirwa nani bari kubyumva, isaha yose bagwamagaye ati ndahari ndaboneka. Hari nubwo bisaba kubura bakibagirwa ko nagize gute uhari. Kuko mbabwire iki kintu umuntu akukibabwira mwa bavandimwe, ntabwo iwanyu bagukumbuye, bakumbuye impinduka uzagira gute uzajya. Kuvuga ngo ugiye iwanyu ngo ugiye kubasura, ntabwo bagukumbuye. Ntabwo nujyayo ikiro cy'umuceri bahaga bazongeraho inusu yawe, nujyayo amazi bakoresha kuzongera depense bafite, nujyayo uzongera ibibazo kubyo bagize gute. Icyo bakeneye n'umuntu uzajya yagiye gutanga ibisubizo kuri ibyo bibazo. Kuzajya bavuga ngo darabana babuze minerivare ukabafasha kurira ntacyo bizavuga. Ukeneye kubura ukazajya ugiye kubabwira ngo mureke ngire gute, mureke mbashe kubikora. Vicyo gihe yaraje turaganira, ndanamubwira ahantu ibintu bigeze. Arambaza ati se felicitation, ndabona arabaye umuntu w'umugabo. None se ndikwibaza ngo bino bintu bibuza n'ishuri gute? Ndibuka kigeze nabwiye ngo iyo nkuru y'ishuri hashize imyaka 2 navuye mu ishuri, imyaka 2 yose ishize. Yari kumbwira ngo wakoze ikosa, ariko n'umusaruro wavuye mu bintu nakoze. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ntabwo bigusaba kwisobanura igihe kirekire, ahubwo fata umwanya wubaka iki, wubake business. Are we learning? Are we learning? Ikintu kibabaje twe tuzana amarangamutima mu kazi. Ngo shero yakubwiye ngo nutaramuka ngo nutava muri alliance ngarakwanga kwange. Dore shero ukomeye na amafaranga. Kuko no mu gihe muzabana akabona ntacyo uri ku providing azagira gute? Azakwanga. Azigendera. Ukeneye kubaka business bitari amarangamutima. Are we learning? Are we learning? Next slide up. Ibi ni bisanzwe naje kuba civil executive. Next. Wenda tutararenga hano subira inyuma ho gatanga ikaberekamo. Iyi business itangaje ni cyashye n'ababwiraga inshuti n'izitakumva mu bantu bose twakuranye n'ababeshe, ntabwo sinibuka n'umuntu wabarigeza nyizera, ntabwo baragira gute, ntabwo baranyizera bitewe n'icyari kintu nize ku nshuti. Inshuti ku muzigoye, nunabona umuntu mwakuranye akujoiniza uzabura umunyamahirwe. Nugira amahirwe umuntu mwakuranye akakujoininga mugakorana business akabaseke, uwo muntu aba afite imyumvire idasanzwe. Inshuti nyinshi yose joininze we direct atangira kwibaza ngo uko ninjija ya runaka we akoreye angahe. Icyo kintu ntabwo mukizi, donc usanga ari cyo kintu kiba mu mitwe y'abantu benshi. Namaze kubona ko inshuti byaza nagira kwiprospectingira abantu benda Pacifique, ntabwo twari tuziranye. Pasi nubwo mabwira ngo twabere kaminuza ntabwo twavuganaga. Pasi na prospecting hano mu ntuzi hano mu cyaha ntitwavuganaga na rimwe. Icyo genza kumutumira tuganira business, atangira business. Uyu ni wa mukira wanjye waguraga icyayi hariya hano na Fresher Samson, twabere kuri Facebook. Aba batipe benshi none hari umusaza nawe waje kwinjira twahuye, yabaga mu nkambi iriya Karongi. Uwo mugabo uyu munsi mabaka afite n'imigani irenga 36. Ndagira ngo nkubwire, ntabwo uzi ngo ninde muntu uzubaka business yawe. Icyo ukeneye ntabwo ukeneye kwibaza ngo abo bantu ni bande bazaza, ukeneye kuba uhari wowe ku giti cyawe. N'ubu hari abantu bazaza bagize gute, bazaza bagusanga. Are we learning? Uyu munsi muri team mfite ntabwo ari abantu nigeze ntekereza ko twagira gute twabasha gukora. Next slide. Next.
Yes, ahandi mubwira mugenzi ngaho ruzingiye rero. Aho ruzingiye. Aho rugize gute? Aho ruzingiye. Mu bigendanye na mindset ya business ndagira ngo mbabwire ngo mu bintu bya mbere bizagufasha guhindura imitekerereze muri business ni ingano y'amafaranga ufite muri company. Uzi impamvu ijambo ry'Imana rivuga ahantu ubutunzi bw'umuntu buri naho umutima uzagira gute? Uzaba. Impamvu uyu munsi byoroshye kubona izindi options, impamvu byoroshye kubona ahandi hantu wafokasinga ni ibintu bitewe n'igishoro ufite muri company. Ahantu uzahatekereza byanze bikunze, hari n'igihe nawe uzajya ubona izindi opportunity. Nuzajya kureba hirya no hino usanga ahantu honyine ufite amafaranga menshi ni hehe? Muri Alliance uzaba utegetswe kuhaguma. Niyo mpamvu muri byose muri success story yose ngiye kubabwira nyuma y'ibi byose usabwa kongeramo igishoro muri company. Tutitaye ngo zino mpinduka zose ziri kuba, nta buryo uzambwira ngo bazagutwara muri oka tufitemo imigabane yawe 15 warayubatse bikugoye. Birashoboka? Birashoboka? Uzi ko ufite ahantu ushobora kwinjiza umuntu umwe bakakumacingira inshuro 5? Birashoboka? Nubwo ibihe byaba bigoye, nubwo hakinjira umuntu wa Novas umwe, uzi ko uri mu macingemo inshuro 5 ni 200 na bingahe? Ayo mafaranga uzishyura inzu, wishyura na training center. Are you learning? Niyo mpamvu mu bintu nabifuriza bajya bavuga ngo ntabwo ushobora, ntabwo bibaho ko watekereza mu ngano, ntabwo ushobora gukora amafaranga arenze ayo ugira gute, ayo utekereza, kandi ntabwo uzigera utekereza bigiye kuri igishoro ugize gute. Are we learning? Are we learning? Muri training ndimo nagaje kuri Facebook nari ndimo mbabwira ko muri ID Plan 3.0 abantu bazakorera amafaranga n'abantu bafite ibintu bigera muri bitatu. N'abantu bafite posture mbere na mbere mu bigendanye n'imitekerereze, abantu bafite posture mu bigendanye DTC yawe ikaba yambaye neza, n'icyanyuma ukaba ari umuntu nawe ugira gute, ugaragara neza. Ko kugira ngo umuntu azakure kuri miliyoni 4 ziwe n'igice bizasaba ko uzaba bamukonvisinze bihagije. Ntabwo uzabambaye aga t-shirt gutyo biri aho ngaho zitavuga ati uyu mwana kuko ntayayobya. Siko biri ni business isabwa ko natwe twapugrading imitekerereze yacu mu buryo budasanzwe. Umuntu muganira kubaza ngo ufite igishoro kinga mubwira ati mfitemo nanjye miliyoni zanjye 3. Cyo gihe umuntu azumva kuri kumuganisha mu nzira nawe ugize gute, uri mu nzira urimo nawe. Abantu bari gusinzira hello. Okay. Hello. Ese turacyari kumwe? Oh yes. Ese turacyari kumwe? Oh yes. Niyo mpamvu mu bintu bya mbere nshaka kubifuriza mwabavandimwe, tutitaye ku mpinduka gerageza ugire igishoro gifatika muri business. Nubwo n'icyo gishoro na mbere yo kukigira gerageza umve ko ugomba no kuba seriye niba kugira cya gishoro cyawe. Bitandukanye na bya bindi nari nimba mbabwira, hari abantu bameze nk'abantu bari kudusupporta nka kwa kundi nababwira inkuru ya yo. Inkuru ya Nowa ntabwo mwayumvise. Ya story ya Nowa ntabwo muyizi. Uyu munsi aba planet twese tumeze nk'abantu bari kubaka iki? Turi kubaka inkuge. Ariko uyu mwanya hari abantu ujya kubona ko umwana cyangwa umuntu arashizemo megavasi arangiza agahita agira gute, yigendera. Amubwira ati ese waje muri seri meeting? Ntabwo bishoboka ntibanatishywe. Ese waje muri summit? Tirikare. Mbese mu by'ukuri uwo muntu ari kumva inkuge koko, ari kumva no muri abazabo. Mu bantu bose bafashije no wakubaka inkuge, muzi ikintu kibabaje, hafi ya bose mu myaka 120 bayubatse n'abantu 8 bonyine iriya nkuge yarokora. Bya bindi bajya bavuga reality hariya muri Alliance 97% by'abantu ba joining no business ni abasigara inyuma. 3% by'abantu bayi joinings babasha kugira gute, survive. Bitewe n'iki? Uyu mwanya haje nibyo nababwiraga, umaze gushyira imigabane 5 ukimara kwishyiramo bakujyanye mu yindi company. Nubwo ugiye muri yindi company ntabwo imigabane yawe ugira gute, ntabwo yitwara, ntabwo usize ingiga z'ibiti 5. Hashira igihe runaka umuntu araje aguza amanota 5, igihe kirageza arivumba yagize gute, aragiye. Nusize imbariro kuri ya nkuge. Igihe kimwe kigere usanga umuntu araje sponsoriza abantu nka 5 we arivumba yaragiye. Nese mu by'ukuri ngo Nowa yubatse inkuge imyaka 120. Ngira nkuge yari irimo, navuga ngo yari irimo inyamaswa zose ziki, inyamaswa zose zo mu ishyamba. Reba nawe giraffe, ufate ziriya inzovu, ufate ingona, ufate intare n'ibiki byose biri mu nkuge. Iriya nkuge murumva ari ntoya mwabavandimwe mwe, ari nini cyane, yari nini bihagije. Bivuze ngo ntabwo umugabo nka Kiyosaki yari kubasha guterura iki, kujya ajya muri Nyungwe ngaterure igiti akizana wenyine. Yari akeneye abantu b'ibigango. Ugasanga ari umuntu w'ibigango araje ashyizemo megavasi, araje ashyizemo imigabane 7, undi ashyizemo imigabane 5. Hashira iminsi 3 batari iki gisazi ibintu byera kitubwiye.
kubabwira ngo tuzaba successful muri aya city ntabwo bizaba byahoraga babwira ngo nubwo turi mu butayu ngo imvura izagira gute abantu bakoresha ubwenge bw'ibigaragara bakumva bitazagira gute bitazashoboka akivumbura amaze kuhashirira nk'ibiti bitanu akigendera undi akaza akakubita ibiti 15 akagira gute igihe cy'imvura cyaje kugwa abantu bose baragize gute mugihe yararangiye abantu bose barivumbe baragize gute barigende abantu 8 bonyine nibo barokotse kidende uri mu bantu bari gutanga umusaza cyangwa uri mu bantu bazarokoka mu bantu bazarokoka ikibazo kibaza ni byiza ko tubwiza abantu kuri mwabavandimwe Apre nunda mukugiye nitwifuza kugenda ariko nugenda ibiti wazanye ntabwo uzagira gute ntabwo intebe yakuze muri training ntabwo intebe yakuze muri training center wembereye kugira gute wawijyana hese hano nimugira umusekirite se ntabwo wamuca muri humi niyo mpamvu guys ndi kubabaza ese waje gutanga umusada cyangwa waje kubaka imujyi uzabasha kubamo nukuri twibuka abaplani benshi 2019 bakwitiwe hari big fish pe abantu bambara neza ukabona umuntu araza akavuga bigana none si umunsi mu by'ukuri uyu munsi imbuto z'ibyo baruhiye kirya gihe nibwo ziri kuboneka ariko niba gifite nta buryo bazisarura kuko bagize gute niyo mpamvu abavandimwe mwe nakifuza ko buri wese yubaka akagira gute akanahaguma. Are we learning? Yes. Are we learning? Yes. Next slide. Murabona cya kintu cya process nababwiraga nyuma yo guhondwa wa mwaka wose ushira. System yanjye nibyo nashaka kubabwira. Nje naje gukwitinga business mu icyo gihe mu mpera za 2019. Umwaka wose warashize. Byashitseho ndibaza. Business urumva mu rugo turabana icyo gihe twarabana bari barindwi. Ari nge mwana mukuru. Ni kumwe n'umukecuru ararwara kubita amezi agera muri 3. N'umuvandimwe yari sister icyo gihe narwara igihe kirekire. Business navuga ngo amafaranga abenda make yagize gute ahari n'abarida narifite gihe muri babandi 9 nabo twakoranaga full time bagira gute bigira muri izo companies birancanga pe. Naje kujya muri kaminuza kuva icyo gihe najya kaminuza business bigira gute business mvamo. Business mvamo ndagenda nikomereza ubundi buzima busanzwe. Ndagira ngo mbabwire rino jambo rikomeye mwabavandimwe. Abantu bawe bari muri team cyangwa n'abakwitinze nibazagarurwa n'ibyo wageraho. Apple nubwo wagura indege ntibashobora kugaruka. Impamvu ino business yaru navuga ngo hari relation twubaka n'abarida bacu mu buryo bubiri. N'uburi mu Apple tubaka ubushuti bwawe n'abarida bawe uzameze nk'umuntu uri kubaka umuhanda umwe. Hari ikintu bita one way street hakaba na two way street. Umuhanda uri one way iyo umuntu ashatse kugaruka haba hari ikintu bita ikisanse niki. Ariko two way street umuntu abashaka kugenda yarashaka akagira gute ugomba kubaka relation imeze nka two way street ku buryo ari wa muhanda umuntu agenda ariko no mu gihe ashatse akagira gute ntabwo umuntu azagarurwa n'ibyo wagezeho muri business. Abantu bazagarurwa n'ubushuti mwubakanye siko biri. Umuntu yo mutubakanye ubushuti yagiye kugaruka ahita avuga ati bazajya biga bantanga muri training bazajya babongokira garutse bazajya bati runaka bigenze bityo. Twiga ikintu bita kubaka ubushuti n'abantu bacu. Umugabo witwa Simon Sinek yaravuze ngo a team is not a group of people who work together, it is the group of people who trust each other. Ntabwo team ari abantu bakorera hamwe ahubwo n'abantu babasha kwizerana mu ntego bagize gute bafite. Mukene kubaka ubushuti no kwizerana hagati muri mwe. Najye numva abantu bumva ngo bababwiye ngo mureke bashizeho challenge bambwira ko challenge yari bambwira ngo dukore kuri challenge ati reka reka ngo tujye gukiza abapline tirekareka wakadinze ngo ni inyungu za apline. Iyo ugifitiye myumvire ubu kiri kure cyane ya team guys. Mu byo dushaka kubaka guys mureke twubaka ibintu bishingiye ku bushuti. Yana ari ubushuti ibintu bigira gute biroro. Nubwo wagura indege abantu badashobora kuba bagaruka ahubwo bazagarurwa n'ubushuti mwagize gute mwagiranye. Nibuka ko abapline n'abakiyo sacha kenshi muri kwa ari igihe mwateguraga n'amasengesho ari mu magato ntakiri no muri business. Nibere kwishuri hajanza tukagira gute tugasenga nabo babinjira ibinywanyi bakagira gute bakabizana nkabitekera amandazi ubuzima bukagira gute bugakomeza ku buryo imigenderanire dore ikosa tugira muri alliance kandi rikosa rizatugaruka. Inshuti zose ufite n'izabagatoka nta basirikare b'inshuti zawe uzi mu buzima busanzwe kuki batakwanze kuko utari umusirikare. Si ikibazo gikomeye. Ikibazo tugira nuko ibintu byose tubireba muri perspective y'iki ya business n'aba prospect. Uburyo bwiza bwo kwinjiza umuntu no kutamurebera mu ndorerwamo y'iki
y'amafaranga. Niyo mpamvu uriya mugabo yavuze iki, Eric Wall yaravuze impamvu abantu baduhunga nuko tumeze nk'abahigi, duhora dufite intwaro, uwo tubonye wese tumurasa. Ishika umuntu wese uri kukureba akiyumvamo nk'umuhigi, yakora akavuga ngo wa muhigi atangica akagira gute. Niyo mpamvu bahamagara benshi ntibakwitabe, abakureba bakakurebera mu ishusho y'iki. Dukeneye kubaka iyo myumvire yo kuba twakubaka ubucuti n'abantu bacu. Yaba umuntu ugiye mu bantu dusabwa gukora follow up, ntabwo dukora follow up abantu bagize gute benda kujoininga gusa, n'abapartneri bwabo bakorerwa follow up. Are we learning? Oh yes. Uyu mwanya ugire n'igihe wibaza ngo abantu banje ninjije ubundi mu magete yawe haberamo iki. Ngeje ubu ndimo nganira n'umunywanyi arambwira ati hari timu navukiyemo kabisa, ati nge byagezeho ndumva nenda kuyiva kuko upline buri saa sita yazanaga abana arya abana buri saa sita yazanye no ndetse wazana nutamenya ibera mu mageto erega ariya ni nama blanche ya ari amageto nama blanche nutagera ku ma blanche ya company yawe ya team yawe runaka, hari uzasanga haberamo amabara. Kandi ikintu Kagame making sure ni ikintu bita ku maintaining culture, ku buryo imiterere yo burengerazuba igomba kuba bahuriye ku myumvire n'iburasirazuba. Nibwo habaye ikintu bita ndi umunyarwanda. Niba hazaza ndi umu Victorious, niba hazaza ndi umu Cesar, niba hazaza ngo ndi umuki, ariko wibaze ngo muri ba bantu bangiye tuvuye kuri office habera ibiki. Upline hari abantu bazanywe no gushaka abagore hano muri business, hari bazanywe no gushaka abagabo, hari n'abazanywe no gushaka amafaranga. Ibaze umuntu waje gushaka amafaranga nahura n'uwaje gushaka umugore. Guys, mureke tumenye ikintu cyagize gute. Nutegereza ngo Upline bino ndi kukubwira n'uzaza kubigukorera. Timu yawe ni yawe mbere ko Upline agira gute. Hagera. Fata izo nshingano ukurikirana ibintu bibera muri business yawe. Are we learning? Are we learning? Uwo mwaka rero nibyo nashaka kubabwira, nagarutse business full time 2021 ukwezi kwa karindwi. Sejo bundi se mejo bundi ngiye kubabwira wenda turi kugana ku musozi ikintu bita mindset usabwa kumenya mu gihe cyose amaze gusobanukirwa agaciro ka business. Hari igihe kubita imyaka 3 utaramenya ahantu, hari igihe ushaka kubita n'imyaka 5 utaramenya ahantu, uhari just kugira ngo ubigize gute uhari. Naragiye hanze ndastrugglinga mwabavandimwe, ngira gute ndastrugglinga bigira ku rwego ntabwo stories zose ziri umuntu yakoze wabivugira hano guys. Byageze nje ncuruza amafi, nje ndacuruza forode murayizi, ncuruza iyo myenda kuyizana ari forode bikomeye. Twagira muri Nyungwe bagufata bakabagufunga cyangwa bakagira gute byose ukabisiga aho ngaho. Ubwo buzima mu Nzove ntabwo abenshi ni muhazi. Twacuruje hariya muri nani ibya restaurant covid irimo hariya Ikabuye. Birya by'amagare nagiye kubicuruza nayaherezaga abantu bakoraga ku ruganda Ikabuye. Bari bafite uruganda rwa kawunga. Igihe covid yatezagamo bahagaritse ingendo, ntangira kujya nshaka amagare nkayabagurishaho, igare nkukaho nka taranti, nongera gutyo nkagenda nyazana buke muri covid. Ariko ubuzima buragenda buranga neza. Nagarutse muri business 2021 mu kwezi kwa karindwi. Navuga ngo icyo gihe ngaruka, navuga ngo muri total earnings zizanjye icyo gihe hari ibihumbi 72. Kwa kuri nabisize 2019. Abariza banje bose baragize gute barakwitinze. Nubona ufitemo imigabane 2 baramufunze na naragaruka. Icyo gihe nsigara nibaza ngo niki kintu ngiye gukora. Nibwo nagarutse ngo ngiye gukora business nk'amaraso nta miki. Umuntu utazanyizera ntabwo ngiye kuzagira gute. Mu rugo baje kwimuka baza Gatsata. Ngaruka icyo gihe business nayikoze ntashobora kujya no muri. Ndaho ngiye gukora business mbere nk'umuntu upfuye kugeza igihe maze kubaka ibintu runaka nashaka ko. Ndibuka ko icyo gihe ngaruka hano mu Gitega. Narinze ngera muri 2022 matera nyira ari umukobwa twari duturanye dutisha. Yarwaraga amasinezite ama asthma. Muganga azakamubwira ko agomba gushaka uburyo agura igitanda cy'akagura matera nzima. Nyimara kubimenya mitangogera matera yari afite ngira gute ndayitira. Ndibuka ko iyo matera yaje kwitwara mfite abantu baje kugenga business. Reba kubona abantu bavuye Rusizi baje bakwizeye baba convinces. Baza mu gihe mukinjira
urumva abanetwaka tuzinduka mu gitondo siko biri ubu umuntu niba ari landlord niba utarishyura inzu yakubuza ubu abenshi barasubira mu rugo mu saa 3 z'ijoro basanga yagize gute yarashakishije yajya amamagara ndi busy kuko nabaga ndi kwirengera kugira atagira gute mbwira mugeze ngo one day mbabwira ikintu process nababwiye ngo process iyi business ni uruganda rugucura mu buryo budasanzwe ibi ndi kubabwira none muri kumva atari ya capati nababwiraga one day bajya ngo nta mugabo upfa adasebye narasebye ninjiranye aba prospect bamwe bavuye mu Bugesera abandi baje bavuye Rusizi tukihagera nenda nakubuze mbona yohereje umwana ku muryango umuvandimwe wanjye yavuye mu ntara amaze igihe yafashe inzu nta hantu ho kurara agize gute ni ukuri baraje twaraye hasi baje kugira gute baje kwinjira business wakinjira cyangwa wagenda biragoye hello diplomate yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo injiji ninde injiji ni wa muntu utungira ukuboko umwereka mu kirere akwiye kujya aho kuhareba akareba urutoki rwawe rugira gute rwarukira n'abantu benshi Alliance ukayirebera mu ishusho y'umuapline wawe mu bana ntabwo Alliance hari yari mu ruganda kuko nawe uri mu ruganda ntabwo bivuze ko aribwo buzima bwa business nunasuzugurira upline mu bihe umubonamo uzabura umuntu w'ikigwari mu mateka mpamya neza ko kirya gihe abagabo bakurikiye Kagame ntekereza ko to be honest hari amafaranga buriya yabahembaga hari intwaro zihagije bari bafite yarababwira ngo amatunda yiko mbere uwarebye hafi yahise ajya kujoininga bari hanze y'igihugu abihanganye bagapazistinga niyo mpamvu nyabwira abantu ntuzajya ubona abagabo uyu munsi bari kugenda muri Range Rover ukabona abagabo batwaye amamodoka ahenze shut up igihe kimwe bagize gute barwanaga hasi yambaye inkweto ifunguye hejuru yambaye umwenda wa gisirikare hejuru akaba yambaye agapira hasi agize gute nimureba hari umusirikare twaganira ambwira ko byageze ku rwego inkotanyi zaje bajya bizirika imyenda mu mubiri kuberiza siko biri iyi business yaturishije inzara ndibuka ko mu baturage twari dufite umuturage witwaga Fani witwaga Bernard witwaga Etienne gazi ikadutobokeraho bikancanga hari ukuntu ubutuye mu nzu igoye hari imiturire itera ikibazo ku buryo usohoka winjira mu nzu y'umuturanyi ku buryo bavugaga ngo gaze yashize ngo uratekera hagati mu nzu watezaga imidugara mu gipangu cyose ku buryo ushaka kujya iwe biri bugira gute biri mu mucanga kandi ukaba utatekera mu nzu umukeka ukaba wagira gute wahita ufata gaze iradutobokana iki kintu nacyo cyambaye icyo gihe reba gaze iragutobokanye uraje ubwiye umuntu ati uyu mwanya apply uyu mwanya Fani gaze iranshiranye tundi kwibaza wampa nimero ubwo uri kumubwira nka saa 3 z'ijoro kandi wari uzi ko imaze iminsi igize gute ishize ese ko gaze nshiranye wame ndakura hehe ahantu ndibashe kuyigurira kandi ko umuceri wari uriho kandi ugiye gupfa ubwo no kugira ngo niyibwiriza ahita ambwira ati ntacyo ngwino ngutize arayidutiza kuko twazindukaga mu gitondo tugataha bwije gaza dutije irashira iya Bernard irashira iya Etienne niwo muntu twari dutanga wasaga nk'afunga umutwe mu agent bucya mu gitondo ayidusa reba kubona mufite ibicupa bigera muri 3 bya gaze z'abandi zashe niba baraje kubimenya ndazira bicara se abantu bakoze isoni ngo bakajya baza ngo nta kundi hari uko ndamubona kureba nyine akabata abantu reka twasindagize bakajya baza bagatekera hehe mu twari dufite agasaro kare gasa nk'akisumbuye reba mu mazige no bahabyanze umuturanyi yabahahiye mwamara kurya muhazi ukajya kumva turasohotse bitangira gutumira ngo business yahinduye ubuzima bwanjye hello nakuvuga ngo trust the process CNS ari injira hello shaka n'ubetsene nagarinjira ariko nasindagisha atuma maguma Are you learning? Oh yes. Ndikubwira ni mundangira za 2024. Are you learning? Oh yes. No mugiye nutwinje duke ugasanga nibwo dutangiye kongera mu migabane. Buke. 2022 nabo Imana baye ngitangira kuvuga amatora. Byageze ku rwego umubyeyi wacuruzaga marato. Ariko bataba abana bazamba. Aya costume bonetoka ntibayabura. Niba uri mu prospect uranga nugenda bino bigucindege urabura ikigwari. None uzarya
hari hasa biti z'ubuginga n'ubu uzahura nabyo uri hanze ntacyo bizavamo. Uyu munsi nibwo ari uko byari bimeze, uyu munsi ntabwo ariko bikigize gute, ntabwo ariko bikimeze. Uwasanze muri ibyo bintu ntabyihanganire yaragiye. Uyu munsi kugaruka byagorana kuko nagarutse uko namufataga siko naba nyigize gute, siko naba nkimufata. Niyo mpamvu nabo nk'abavandimwe ntusuzugurire upline wawe. Njye n'abapartneri narabicaje icyo gihe, nabo hari baje kujoininga bagenda baza dukorana full time, ndabicaza mbabwiza uko nababwira ati mwabavandimwe, tukiva kuri office tukigera hano mu rugo tukinjira kuno muryango ijambo upline mbese ryagira gute, ajya ryiragiye. Uko iryo jambo ngo upline, ijambo upline mu bapartneri ribajyamo nk'uburozi. Twaba tugiye gusharinga contribution witwa ngo uri upline, niba ari recognition ukumva ko upline niba ari 200 upline nashaka 100 namwe batanu mugashaka 20. Umurumviye myumvire kandi muri recognition upline naga afite ibifu by'abantu batanu, mwaba mugiye guhaha ngo uri upline ngo zana bitatu tuzana igihugu. Iyo myumvire n'uburozi. Narababwiye ngo uyu mwanya ntabwo mujoininze njye mujoininze vision. Nabwo ngo nimunabona nimunagira igihe kimwe mubona byandaburanye muzabibigware ngo mugende kunyasasa hanze. Nimwe mfite today nizeye tugomba kubakana. Nabwo ngo nimuza mugasanga afite ikijumba hano muzirangane tugisangire, kuko igihe kimwe umuntu mutasangiye ikijumba n'inka yabonetse ntabwo mwagira gute. Yes, nabwo ngo rero uyu mwanya ntibizagutungure nubona twagura, ntibizagutera isoni zo kuba waduhaye cyangwa se watugaburira. Byageze n'igihe guys, njye n'abapartneri turi kumwe tukaraburiza tukagira dute, tukagenda kwa Pacifique akagira gute akatugaburira, ejo yaraburiza nawe akagira gute. Nababwiye ngo icy'ingenzi si ubuzima muri kuba icy'ingenzi n'uburyo mwizerana n'intego. Ariko umwanya urapfa kubona ibintu bikomeye ugenda ubyasase hanze, icyo gihe n'ubugwari. Ni kugira ngo mbabwire ngo mureke tugire mindset itwemera kuba twababakira, tugire imitekerereze mu rwego rudasanzwe. Agatoki k'akaregera murakazi, agatoki k'akaregera murakazi, ni agatoki ka gatandatu ku kiganza. Kari agatoki ngo nta kintu kaba kavuze ku kiganza, ntacyo kagufasha. Ndabwo ni ikibazo cyabo, niyo uri kurya ngo kakumenaho ibyo kurya, ntacyo kavuze. Rero ntuzigere ubakaregera. Hari abantu muri no training center bameze nk'uturegera, ukabona umuntu araje akabona ibintu biraninga, ukabona bimeze biti zakadahumeka murazizi, ibintu bikangirika umuntu ari kubirebera. Ukabona umuntu ari mu murima Rusizi sinzi niho nigeze kubona mbona hari ikiboro cyambaye ijire y'abamotari kiri mu murima, ariko mu ndanyoni ziraho hafi zikona umuntu akareba ibintu bipfa akagira gute n'ukurisha. Ukabona abantu baraburaye umujama afite amafaranga ariko ngo kuko ngo atari upline ngo ntago nahahira upline. Ibyo ni imyumvire mibi. Ukaba waba ntabwo uzi ukuntu yishyurwa, ntabwo uzi timu ukuntu bimeze, nose mufite ariko adahumeka. Tugira imitekerereze twemera kuba twatera imbere. Ari birani. Narabwiye ngo abarida narabicaje nawe yani tukirenga hanga. Hari genzara buriza, hari nije ura upline aba nta mafaranga afite, ugasanga hakinjira kode ntinjize wo mu partner ukagira gute, ugasanga umujama aratuje ati upline ni upline. Bajye bavuga ngo kuba barigeze, mbabwira akantu gasekeje. Umubyeyi murabona hanze kuntu abazungu bagira imyumvire, iyo umubyeyi amaze gusaza bagira gute, bagenda kumureresha. Ngo none byashyitseho kwa kundi abana babashaje, ngo ubundi umuntu ashaje asubira ibwana. Ngo bashyitseho binuba byari umugore n'umugabo, bashyitseho binuba ababyeyi babo bamaze gusaza cyane bahita babasoha. Ati se uyu mubyeyi urya ibiryo by'imana nahagira gute, tubasore bashakirana bazajya barara. Bamwe bari kubasohora ngo bafashe ikiringiti kino kiboro biyorosa igikuvure, bagiye kukibasunikira ngo nakibajye bakiyorosa hanze mu yindi nzu baragiye kujya bararamo. Bagiye kubona utwana duto tw'aba bantu turaje dufata cya kintu kuvura turagishanyura. Ibyo rero si mwabana mwe ko mufashe icyo kuvura mukagishanyira bigenze bite, ngo namwe kino duciye tuzakibabikira ngo nimara gusaza namwe tuzakibahereza. Umubyeyi atekereje kabiri, kumva ibintu nibwo ndakora umwana andeba, ibi nkoreye umubyeyi wanjye andeba, ahise atekereza ko nawe nangana n'uko ngana azabinyishyura. Bivuze iki? Uyu munsi ibyo ukora mu maso ya upline wibuke kuri murabyana nawe nitamo byagira gute. Kandi ikintu kibabaje icyo gihe ntabwo azaba hari kugira ngo mubashe guhangana cyangwa babashe kugufasha. Niyo mpamvu byicaremo nk'aho igihe kimwe nawe uzaba ugize gute, uzaba birimo. Twige gufata inshingano. Aba hari abantu bari irresponsible azi kano karegera.
mbabwiza ukuri ntukabahane udafite icyo uvuze mu gihe kubura kwawe bitagaragaza icyo biba bivuze ko utigeze ugira icyo ugira gute umara iga gufata inshingano ibibazo atari kubundi ubwabyo nkurikije mbabwize ukuri mwabavandimwe gufata inshingano biravuna ariko mbabwire n'iki kintu abantu baremereye muri alliance gufata inshingano biravuna ariko abantu baremereye ni nabo bakorera amafaranga nuhunga inshingano za buri guhunga iki amafaranga za buri guhunga iterambere muri business tangira gufata inshingano ntoya nibwo uzabasha gukora amafaranga muri business ariko kubibiye bikomeye ntabwo bivuze nka plan uzamurebere muri ibyo bintu ahubwo uzi ikintu cyabaye muri Bibiliya hari muri umugabo bita numva niba ari Noah nawe afite abana babiri hari witwa ngo Yafeti niba ari na Hamu na Yafeti ngigiye kimwe ngo yarasinze amaze gusinda ngari mu ihema ngo umwana umwe amurebye avuze induru ati muze mureye cyaviye cyambaye ubusa arabyasasa zose haza ku mwana w'umunyabwenge akimenya ngo kwisi yagize gute sambaye gusa ngo yateye isi umugongo araza agira gute araza aramutwikira nabwo buzima abantu benshi tubana hano abenshi bafite hari ubireba akabona challenges yari zikamuremamo negativite akavuga ibindi ufite ubwenge akabireba ati nta wamenya araza akagira gute akavuga bari twe tumeze nk'ukuntu uriya mugabo yari ameze uriya mugabo muramureba Aburahamu no uriya Mose ngo byageze ku rwego Abisirayeli barwana intambara bigasaba ko Mose amanika ibiganza igihe amanitse ibiganza yarakeneye abagabo imbere numva ni Aroni na Kalebu ngo bakaza bakagira gute ngo bakamufata ibiganza yananirwa ngiyo bananirwaga bakarekura ibiganza timu yose yagiraga gute yaratsindwa uyu mwanya ndaragira ngo mbibabwize ukuri training center today kubi hari ni itsinzi y'iki yo kubanda top leader Victoria Sari uruhare bagize iramutse failings tutitaye ngo nibe bikomeye ntabwo rizaba ari ikimwaro kuriho rizaba ari ikimwaro ku bana bavukiye muri siko birise ko umubyeyi yakoze icyo yasabwaga nawe n'inshingano zawe nk'umwana kurinda ibyo ababyeyi bagize gute niyo mpamvu mu Rwanda bavuga ngo nimureke dusigasire intore n'umurinzi w'iki ibyagezweho mu gihe urebera ibyagezweho utaranabiremesheje ngo bibeho ni ubujiji kandi n'intege nke zawe nk'umwana zo kudabasha kuriza ibyagezweho ese twiteguye gufata inshingano twiteguye gufata inshingano nyuma y'ibyo bihe nababwiraga muri 2022 nabanje kurwana no gushyiramo full dashboard nujuje full dashboard ntarava muri ubwo buzima no kurya bikiri mawa hari ukuntu umuntu arya ibiryo biri transparent cyegiye ukemera ugashyiramo umugabane ariko ukemera ukarya isosi y'umweru ukarya ari imbogure ukaba wazitandukanye igishimbo ukareba gisa uko cyavuye mu murima ukabona ariko ubuzima bugira gute hari hame njya mbwira abantu hari hame rivuga ngo aho gusa neza umurima wawe usa nabi uzabazureka umurima wawe use neza kuko uyu mwanya umuntu uri gutwika asa neza mu murima we nta kintu kirimo arutwa n'umuntu wambaye ikibabari wambaye nabi ariko umurima we utoshye igihe yasaruye toni 10 z'umuceri abantu bazamenya ko atari ubusa nabi siko biri gusa neza DTC yawe isa nabi ntacyo bivuze reka n'abantu bafite umugabane umwana muri business erega mujye muterwa ishema namwe afura umugabane umwe reka turebe Chazamu. Kamerwa n'umuntu ufite umugabane umwe. I was just kidding. Reka mbabwire hello. Ndagira ngo mbabwize ukuri. Kirambabaza bikananterwa kubona umuntu yambariye ku mugabane ibihumbi 228. Agafunga agashyiraho karuvati akagenda ati am investor. Uwo mugabane ibihumbi 228 hari abantu bayahahisha ku by'ibyumweru bibiri byo babigize gute? Ishize. Ntabwo ukeneye kwishingikiriza ubuzima bwawe ku mafaranga abandi bahahisha mu kwezi umwe bikaba birangiye. Ukeneye kugiramo imigabane ifatika itwemera kwitwa abashoramari. Siko biri? Nanababwira niba ugifite umugabane umwe ntiwemerewe kwa kubendinga ikoti wambaye. Kugeza igihe niba uzaba ufite system ikwemerera kugira gute. Hari abantu basa neza kuruta system bafite. Muzi ikintu gisekeje? Hari costume mbinduye ejo bundi 2023. Nukuri. Costume mu tukiri kuri dream board yanjye ntago benshi mwakabona. Naka 2019 nukuri pe. Naravuze nga kugira hari abantu usanga yapugradinga amakoti afite amakoti nka 5. Nukuri ko Imana ugomba kubanza ukagira gute system igasa neza. Nimara gusa neza igihe kimwe cyose wakapudatinga n'ibindi. Umugabane ugatuza.
ndaje mbereka ikintu imigabane 15 2022 mu kwezi kwa na rimwe mu kwezi kwa munani mumva ko aricyo gihe nagarukiye hashize umwaka umwe wonyine nari maze kuba miliyoni Sacco member muri business naraje muri system ari 70,000 na bingahe 72 byari geze ku rwego iki gihe byari muri 2022 igera ku rwego hari n'igihe cyageze just kwera imbaraga z'umugabane umwe nani imigabane myinshi nkandakura amafaranga arenga miliyoni 7 iyi screenshot nayifasha itariki 20 hashize indi minsi 10 hamaze kujya kuri amafaranga arenga miliyoni 5 mbabwiza ukuri mwabavandimwe nibyo twifuza gukora amafaranga ariko ntuzigere uyakora utabanje kuyatanga aya mbere uzatanga no gutanga maintenance igihe kirekire nta kinjira ibyo bintu ntuzabyinubira ibyo ntabwo ugiye kubyinubira icya kabiri nukumara igihe kirekire ugura amanota ukabona nta kigira gute nta kinjira ntabwo urahitinga ranka ibyo ntabwo ukwiye kubyinubira ikindi usabwa kubanza gukongeramo imigabane hari utekereza ko azayongeramo mu mafaranga azinjiza iyo nza kuba nduzayongeramo mu mafaranga azinjiza uyu munsi manaragiramo full dashboard bisaba iki sometimes bisaba whatever ndagiye ngurisha telefone inshuro zirengenye nkazigwatiriza nsaba amafaranga kugira ngo nongeremo iki nongeremo imigabane ariko ubuzima burahinduka uryama ku gitanda uyu munsi umuntu aragusura akabona uri successful gisho mbabwiza uri banza system yawe ise neza ubuzima bukiri ubusanzwe icyo gihe uzapdating ubuzima warusanzwe ubamo maze kujyamo full dashboard niko ko nagizemo mu kwezi kwa 4 kwa 2022 umwaka washize mbaye miliyoni Sacco member naraguze inzu yanjye muri business yo mpamvu next slide ibingibi byose ni byatangiye kuba nyuma yo gushyiramo ya migabane ikindi kintu gikomeye ntabura kubabwira nyimara kuba seriye nyimara kugaruka muri business yanjye nafashe team yanjye nyitandukanye na Upline kwitandukanye na Upline ntabwo byari bivuze ko nigumiye naravuze ngo ikizaba cyose kigomba kugira gute ngiye kubona no CEO byanyabye apana kuba wambwiza ukuri uyu munsi hari abana bameze gute ugasanga uyu munsi uramutse ubyaye byakunezeza nk'ubyeyi kujya kubona ukabona ubyaye umwana byari iwawe byari iwawe ukabona igisekuru bitanu byose biri iwawe yego bigenda uyu mwanya iyo uri murida umunsi ugasanga abarida bawe bisaba plan imbaraga ze kugira ngo bakore maintenance bisaba imbaraga za plan kugira ngo amenye abantu batitabiriye hano muri serimiti wowe nk'umurida wowe ku giti cyawe nuwo kwiye gushyira igitsuri gikomeye ku bantu baticaye aha ngaha kuko mbere ko bigira kuri upline wawe bikugeraho mbere na mbere bikakugiraho ingaruka you never know upline wawe afite andi maguru runaka yubatse wowe ufite angahe ukeneye gushyira igitsuri ku bantu bawe batari aha ngaha kuko igihe kimwe uzaba ufite training center nk'uku nguku n'ubu uyifite yaratoje abantu bawe kuba irresponsible bizagenda bite hello so rero icyo gihe nafashe team nyitandukanye ndavuga ngo upline tuzaduhura mu bihe bigize gute biri ngombwa nabwo mbona ko ari challenge ikomeye cyangwa ari event ikomeye nateguye ndamubwira ngo ngiye gufata inshinga sinzategereza ngo upline uzaza ngo ajye gusura abantu banjye amenye uburyo bimeze sinzategereza ngo niuzambwiriza gukora summit birababaje kubona uri umuntu ufite abantu bagira muri 20 cyangwa se 15 ukaba utarakoresha summit na rimwe y'abantu ufite ugiye uziyumvamo nk'umurida n'igihe uzicara ukareba ingano y'abantu bawe ufite ikintu cya mbere cyafashije nkamenya ko koko ntaruhiye ubusa umwaka wose hari igihe ureba abantu ufite babiri hano kuri office kugira ngo niwo musaruro wose w'ibyo wakoze nafashe negura summit icyo gihe nishyuye amafaranga 5,000 hano benefit ndagenda navuga ngo ndabizi ko ari abantu batazigira bakora business ndabizi ko ari abakwitinze batazigira banashaka batazigira bagira kwiyumvamo business ndavuga ngo ngiye kubahamagara each and everyone bahamagare mbinginge nibura baze gushyika muri no event ndabahamagara ba party time abakwitinze bose baraza bari abantu bagiraga muri 30-40 izi kintu cya mbere nashaka ko bimfasha mbere na mbere kwari kubaziza kureba nkabona umusaruro w'ibikorwa nakoze mu gihe nari ndi gukora business igihe cyose cy'umwaka cya kabiri cyamfashije nukubaka abarida banjye najyaga mvugisha katari bo bonyine mfite hari igihe abantu bo mukorana buri gihe bakabona nibo muhorana bakagira ngo nibo bonyine ugize gute ufite ku buryo niba umuhamagaye buri gihe yibwira ko kuba umuhamagara ari nta bandi bantu ufite bo guhamagara ariko iyo ukoze event akabona abantu barenga 50 winjije ahita avuga ati burya umuntu amamagara afite abantu bangana gutya next time iyo ugize igihe yumva ko ari igihe kigize gute cy'ingenzi ni nacyo gihe uzasetinga vision ya team yawe ntabwo bino bikorwa no mu Miliyoni Sacco ntabwo bikorwa no mu Gold ntabwo bikorwa no mu Silver
no ku bantu batanu ufite bategura event. Are we learning? Yes. Ntabwo uzafata 500,000 bishore muri Hilltop cyangwa se miliyoni bishore muri hoteli utarigeze utinyuka kwishyura 5,000 gukora agasamiti. Agana ni training center Victorious, ariko dukeneye gutwara abantu bacu mu bundi buryo bugize gute, ni system zishobora kuba zadufasha mu kubaka business no kubaka team as soon as possible. Are you learning? Oh yes. Are you learning? Next slide after. So nabanga ababyeyi banje nabo nyuma ya za challenge nababwiye ngo iyo chapati maze kuva muri rwa ruganda nibwo abakiriya batangira kuza ati mumereze kariya process bitangiye kuba productive. Famille baje kunyizera nyuma navuga ngo nko muri mu mpera za 2022 nibwo baje nabo kujoininga. Meri iki gihe yaje kutangiza imigabane ibiri, kigiye ajya kujoininga rero mukozingishije ko ninjiza amafaranga 200,000. Ndavuga ni nitamubwira ko nibura business ari gihe nkubita miliyoni 2, ahita ambwira ati rero mwana wanjye tidere biri yose ya family itangira kugira gute business igima 200 gutyo. Nanjye ko none se ubundi ka afite abantu bari sera ashobora kuba yakinjiza, nibwo namubwiye ati business yanjye maze gukuramo amafaranga afatika. Yahise azashyira imigabane 15, hatangira kugenda afasha abandi bantu nabo batandukanye kuba baza bagakora business. Nabyo ndabibabwira mu bavandimwe, if possible kuba bishobokera try your best family yawe muri no business. Bo bakwiye kubijyamo nk'itegeko plan. Nabonye family ntabwo ikwiye kubijyamo kuko ibyumva. Hari igihe bisaba ko bayijyamo buhumyi, ariko wowe urabizi ko hari igihe bizagira gute bizatanga umusaruro. Mere kugira ngo imigabane twarabishwaniye. Namwe ni do it ushaka kutabyumva ariko ngenda byumva. Ayishyiramo abavandimwe nabo bose ashyiramo. Ni buri gihe kimwe mu bantu 2,000 ufite uyu munsi. You never know mu myaka 5 iri imbere ushobora kuzafite abantu 10,000. Mu myaka 10 iri imbere. Nibura basi bazaba barabishyizemo batabyumva. Twese muzi tutabeshya abavandimwe. Ko biri kujya muri 173. Ejo nibijya kuri 800. Urumva nawe ubwaye kubasupporta bitazakuza. Ibirimo ari ya make ntari. Ibirimo no kwitagira ikitanga. Igihe kimwe ariko mu gihe zabirimo ntibizakugora. Ugiraje n'umuntu uzabugiye kubafasha nyine icyo gihe. Reba zo umuntu arakize mu mugabane w'abavandimwe. Uyu munsi none bizajya bari mawu. Bazajya bonera igitanda mushakira ndi 300. Tubagira inama bayijyemo babyumva batabyumva. Igihe runaka bizafasha. Are we learning? Oh yes. Are we learning? Oh yes. Next slide. Yes, agiye atangira gufasha abantu, wamaze gufasha abantu bafu dashboard be ku giti cyo barenga 5. Andera abantu nigeze ngira mu ruhare pe. Nawe byageze atangira kubona ishusho nziza y'iki ya business. Hano ndababwira ikintu gikomeye. Wireba ukuntu family yawe guca amazi. Wireba ukuntu family yawe itumva business. We yubahe uyizere uyuha umwanya. Igihe kimwe bazabona ko ibyo uri gukora atari ubujiji. Icyo bisaba cyonyine niba family yawe itabyumva ugiye kure yabo gatoya. Grand frère niba tumva business ngambwiza ukuri ngo muri bino bihe by'iminduka hakazajya kubona akabona upakiye amamatera ngo umusanza hatuye akorera 200,000 cyangwa irigitano umaze igihe kirekire ubwira akazi nawe kazamugeza. Unaniwe kwihanganira challenge agiye kubona utwaye amamatera n'amagaze ngo kwishyura inzira kunaniwe umusanze yo tagazakunyuzamo ijisho. Icyo ryari twebwe to degrade business yacu. Hari ryari twebwe tuyambura agaciro. Ese turimo turiga? Oh yes. Turimo turiga? Oh yes. Next slide. Ja kure y'abatari uko wifite kugira ngo kipinga agaciro k'ibintu gize gute k'ibintu wagiye ubabwira. Aba nabandi basore n'abatandukanye twagiye tutangira kubaka na business. Next. Aba bose iyi slide nashaka kuvugaho. Iyi slide uyu mugabo ndumva narigeze kubabwira uyu mugabo yitwa Justin. Kwa twagiye muri Grit Hotel, twagiye gukora event. Icyo gihe ndibuka twasanze ari muri piscine kwa kuna bari kwiga muri bari kwikoga muri Grit Hotel. Ndibuka ko icyo gihe yararebye abatese n'abasore mwe ko mwambaye neza bimeze bite? Mwaje mu bukwe byagenze bite? Turamubwira tuti hari business twaje mu nama ya business. Ese ni biki mukora? Turamubwira tuti de nimero yawe ufati yacu mu cyumweru gitaho zaze tuganire. Arabyubahiriza icyo gihe nuva yaraje nko kwa kane. Ahageze kuri company akigera kuri office ya company batireka sha. Niba ari ibintu mwaguje kubwira ibintu ndabizi nabimenye kera 2017. Turamubwira tuti tuza muze ntabwo business yizi. Yuza kubizi baratangiye. Yiga bigoranya aza kuri office icyo gihe nakoraga muri kane turaganira umusaza akunda business. Next slide up like.
next yaje gutangira business y'imigabane 15. Wow. Tutari tuzi hano shatse impamvu nshatse kubabwira ni iyi, wowe keep working, ntabwo uzi ngo ninde mu rugendo muzaho, ntabwo timu yubakirwa ku bavandimwe gusa, wowe be proud of business kugeza ubwo wumva ko buri wese wagira gute wayimusharinga. You never know, hari igihe uzabona n'umuntu muri bisi azashyiramo megavasi, ahubwo wowe baseriye ube proud ya business ku buryo wumva ko buri wese wagira gute wayimusharinga. Next slide. Akantu kanyuma nasoza mbabwira buri wese bwira umugenzi wawe ngo gira intego. Gira intego. Mubwire ngo gira intego. Gira intego. Mubwire ngo gira intego. Gira intego. Mubwire cyane mubwire ngo gira intego. Gira intego. Yes. Ababwiye ngo turimo ibyiciro bitatu by'abantu hano bari muri no business. Abantu baje gushaka abakobwa, we mu buryo muri hard working afite name list y'abakobwa azahitamo. Arati se n'uyu udafite name list y'abagabo, udafite goal board amwe ngo ngomba gutembera uko byagenda kose. Niyo mpamvu ukwiye kwanaliza neza ikintu cyakuzanye muri business. Ikintu cyakuzanye n'ikiba kiri seriye nicyo kizakubakira amateka, kandi rega hari ikintu wacivinga kikazana ibindi, sibyo se? Ntabwo mwumvise agastori ko umuntu ngo wagiye mu ishyamba ngo badafite umwana ngo asanga ibitebo bitatu, igitebo cy'amahoro, igitebo cy'amafaranga n'igitebo cy'umwana. Ari umugore n'umugabo ngo bageze mu ishyamba, umugabo ahita avuga ati none ndagapfusha rukaragimwanya amafaranga sinasiga mu ishyamba. Umugore aravuga ati wa mugabo warasaze, twatwara amafaranga tugasiga umwana, uzi n'igihe maze igihe nsenga asaba umwana. Umugabo agataka umugore mwanjije ufite amafaranga umwana mu by'ukuri umugore turamutse dufite amafaranga hari icyo umwana byaba bivuze. Umugabo ati nicyo wakora cyose ntabwo nagira gute, ntabwo nasiga umwana mu ishyamba. Ariko rero batase uyu munsi ko turimo turaganira ku bigendanye n'amafaranga n'umwana, amahoro ubundi bihagaze bite? Umwana ashobora kuza akatubuza amahoro, amafaranga aza tukabura amahoro. Aravuga ati ubundi twakitwara amahoro nituba tubanye neza bitwaye iki? Barayatwara amahoro, bayakuye hagati y'amafaranga n'umwana, bayatwara iwabo. Ahantu amafaranga asigaye hari amahoro afite? Amafaranga abura amahoro hagati y'isenge, ndi gukora icyano n'umwana w'igigura. Amafaranga arakugenda, shaka ku rugo rwa mbere ari amahoro, jya ku rugo rwa kabiri agera ahandi muri rwa rugo amahoro arabatatu, ahantu amahoro ari naho ngiye kugira gute niye kwibera. Umwana ahita avuga ati se amafaranga aragiye, amahoro aragiye, sigaye nkora icyano mu ishyamba. Umwana aragenda asanga ahantu hari amahoro. Hari igihe uhitamo ikintu kikaba cyazana iki? Cyazana ibindi, siko biri? Yubaka intego zawe bizora kubona abagufasha. Erega nyine umugore n'umufasha azaza kugufasha muri excuses, azaza kugufasha mu bibazo, azaza kugufasha kubara amadeni n'ibindi, azaza kugufasha mu kubakana za ntego. Niyo mpamvu mbere na mbere tubanze twubaka iki? Shimya nkibwira abakobwa ntabwo ari kubagumura, mukunda kumbaza amatase ngo kuki nta mukobwa gutera imbere muri alliance cyane. Ntabwo byanditswe ko muri alliance abantu badatera imbere, ntabwo byanditswe muri challenge ziba zari mu kugira ngo uze muri MVPs, ntabwo byanditse ko umukobwa atemberewe. Muri challenge zivuga ko ugomba kuza muri Global Rwanda Top Leaders, ntabwo byanditse ko umukobwa atagomba kuza. Ariko ari igihe mwebwe rimwe kugira gute limit. Abasore ari igihe bavuga ko mu mentality yo kumva ko mu byo muba expired, umukobwa yagira imyaka akatangira kwitakariza iki icyizere. Ntabwo ariko biri. Uyu mwanya nawe ushobora kubaka iki intego zawe. Erega mubwire nubwo uriya muntu yagutwara, wibuke ko ufite umuryango nawe ukureba. Hari igihe umugabo uzamubwira ibibazo ufite, numara kumubwira ibibazo ufite ahita akubwira nawe imishinga ihari kandi nawe uzi neza ko ihari. Ati ubuse koko nawe urabizi ko amafaranga usabye, uzi ko turi mu nyubako, uzi ko turi muri ibi n'ibi, nese koko uzabyirengagiza. Kandi usanga wenda umubyeyi waguhamagaye akubwira ati mwana wanjye ndengera, ni ikibazo ushaka gukemura bitarenzeho. Mugabo nakubwira ko amafaranga azabona mu mezi ataha, urumva umuryango utazaba uri kunyujijemo. Buri wese akeneye kubaka financial independence, kubaka finance mu buryo bwe bwihariye. Are we learning? Oh yes. Are we learning? Oh yes. Navuga ngo rero muri target twe kumva ko buri gihe runaka umusore ntabwo ati genda cyangwa ngo no, nawe bakubaka business yawe ikabasiri. Majori ntabwo mumuzi. Muri story numvise ngo ari afite umwana, bagize event imana umugore aragenda akama amashereka ayasiga muri frigo ajya muri event. Avuga ati uyu mwana biragorana ariko ntabwo igeze ari kwiga kaminuza, amarira ari kurira yazabasha kumwishyurira. Avuga ati let me go to build a business. Arakugendera ku biti iminsi
agiye kubaka business asiga iki ikintu kibabaza nuko abantu benshi twubaka business ku marangamutima. Hello, niyo mpamvu ladies niba mukeneye kubaka business mureke tugabanye emotions, tube strict ku buryo dushaka kubakamo business. Siko biri? Siko biri? Ni byiza ko mwitwa abafasha ariko ntibikwiye ko namwe mugira intego. Siko bimeze se? Nawe uvuge ngo ese ni hagiye kirunaka. Yes, ni byiza kuba proposed ariko ubundi byanditse ko buri gihe cyose umuntu akubwire ko mubana ari cyo gigomba gutubanirana. Elizen haramye byanditse ko ari itegeko ko buri gihe umusore agutegeke ariko bitabigenda. Uyu umuntu uri se afite intego uri kubaka kandi uvuga ati wenda reka nubakire mu rugo, reka ngire ibintu wenda wihariye umwaka. Kandi ngiye gukora business nta mikino. Biroroshye cyane kumubwira ati ndi gukora ibintu nanjye reka ngire gute. Ariko ikintu kibabaza abenshi murekeshwa ibyo baye mumaze kubaka mugahita mugira gute mwongera gusa. Tangira bundi. Nawe ushobora kuba wagira izo ntego kandi kubaka business mu bundi buryo budasanzwe. So nabwo ngo izi zari ntego z'umwaka ushize. Hello. Hi. Zari ntego zo kuba nagira kuguramo imodoka, kuguramo inzu, kuguramo ubutaka, kuguramo piano, office na global ambassador. Izi ntego dusettinga tubereka mu gihe cyose utaragira intego wizeye neza ko arizo zigukoresha. Uzahumanika imitako myiza mu nzu. Nabonye abana benshi bamanika imitako. Ukabona afite ikintu cyiza ubona ni igitako cyiza. Ntabwo zira dream board ari imitako tumanika. Ni ibintu bigomba kuba iki? Bigomba kuba impamo. Nubwo baravuga ngo intego si ukugira ngo igereho 100%. Ariko intego ni ukugira ngo ihindure imikorere yawe. Byongere speed mu byo wakoraga. Are we learning? Next slide. Office icyo naje kuyigira murabireba abenshi niba mwaragiye munayisuramo. Next. Sibiri nyuma ho gataka nshaka kuvugamo. Mu buzima bwo kugira ngo nanjye nihimunge, ubundi twagiye tuba mu buzima kubera turuma yigende na turuma yo kugenda uvuga uti se ko ubuzima buzahinduka. Nabandi uko byagenda kose nanjye ngiye kubaka office nibura basi mu mateka, nibura mu mateka. Nanjye ngiye vuga ati wenda hari igihe nigeze kugira office nanjye manitse hehe. Nanjye manitse muri office yanjye. Hello. Ukantu kanafashije via gahunda gahita atangira business no kuza asanga nanjye ifoto yanjye manitse muri office. Biri mu bintu byamunyujije. Hello. Are you learning? Yes. Next slide. Bwabutaka nabwo naje kugura no Kicukiro. Next. Nubundi butaka butandukanye nagiye ngura. Ndi kubereka bacyari muri ya topic nababwiye trust The process. Iyo nza kurebera business muri cyagiye ndi kuburara, cyagiye bari kunsora mu nzu, cyagiye abantu batari kwinjira, nari kwibwira ko ariho birangiriye. Ibi ni imbaraga zaturutse mu kwihanganira iki? Ya challenge. Ya kwa kwihanganira bya bibazo byose muragenda bwana. Next slide. Next. Akanika kanashaka kubabwira nako kandi. Urabona bya ni nabwe upline mutajamo na mwese bitoroshye. Upline ivi ari gihe twabaga turi kumwe. Mukuru ubuzima babayemo bukabutanye utamfavoriza mu muri business. Cyegiye abanaga nabacyosa ki nahagira no kuri ngasanga ba munzu yitwa mbera byose. Ugasanga ni chambrette abajama gazi aho ngo bari gutekera. Hejuru ya gazi no hari imyenda. Aho ngaho hari amasahani. None abandetse ko bafite ibintu byinshi. Ngaha amabizi ibikarito bya produit. Ugasanga aho hari imyenda amakibaza ibintu n'ibiki. Ntabireba nkabona ni atari. Ariko mu prospect mu partner gusura nashoje nagira niturye. Ahubwo bakamba training. Hello. Bakamba mentorship na keshoje. Ariko byari process nababwiye ngo trust the process. Uyu munsi ubuzima bwagiye bugira gute? None babwira ngo umuntu mutabanye mu ishyamba nasuri ibwami ntabwo abari inshuti yawe rwose. Umuntu mubakanye ibintu bitoroshye ni namwe washa kwicara. Ubuzima bwatangiye guhinduka. Next. Wari kutureba muri bya bihe ntabwo yari kutureba muri bino bihe. Yes, urana ko ibihe byaje kugira gute? Erega mbabwire no muri biriya baravuga ngo igitabo cya Roma kiza nyuma y'igitabo cya Jobs. Ngo romance come after job. Siko birise? First find your career then romance will come after. Siko biri? Urukundo ruzanye bakubaka iki? Musiko n'Imana mbere kurema Adam na Eva yabanje kubashakira Eden. Kandi Imana yaravuze ngo nuko nimugende mu byare ngo mwororoke mukwira iki? Isi bazakwiramo n'ubutaka bukwanditse mu mazina. Utazabuzuza isi y'iki? Isi y'abandi. Siko biri? Niyo mpamvu ndi kugira ngo mbabwire ngo abavandimwe mwe first ubaka inzozi zawe ni igihe kimwe bazagira gute?
bavuga ngo umunywanyi nawe yaje kuza iki gihe nawe yaje gufata ku kibuga cy'indege turi kubyigaho uburyo byagenda ariko nawe yabaye navuga ngo umuntu w'umugabo yanyizeye muri bya bihe bitari byoroshye dukorana business. Hello. Next slide. Ya modoka nayo naje kuyigura muri business. Njya mbwira abantu ngo mugikomere nabyo business yagiye imereza hari ukuntu umuntu agenda n'amaguru bigashyikaho ukagenda wisunika ukajya ugenda nk'uri kugira gute muri kubera kuva ngaho navuye mu Gatsata ngenda Kicukiro n'amaguru ngaho twagiye muri ntababeshye hari expo dukora hari igihe twagiye gukora expo twagiye ahantu bita Itumba icyo gihe turigisha abantu baraharuka noneho dusanga abanyeshuri basigaye hanze baraza barambwira ati ariko se none se nuko twari tugiye gutahira ariko ku muhanda ngo mufite n'umwanya ngo muze kudutwara tiro kuko Imana nta modoka twara gutwaje ku moto turi abantu dufite inama tugiye kugira n'abantu batangiye duhita dusubira mu kigo dutegereza ko bwira bavuye kuri moto icyo gihe twamanutse yari njye na Boderi n'umutipe bita Banyaga twari abantu bane na motara dutwaye twagiye twigeretse kuri moto. Hello. N'ibyo bihe bigira gute n'ibyo bihe birarangira hari abantu bakubita ibitsi ugasanga mwagiye muri event kikakurangira ugasanga uvuye nk'Irwamagana bagashyika barahari nge tujya twanaganira abatwe bakava Irwamagana bagashyika Kabuga n'amaguru byarabwiye ariko ibyo byose niki ni process business biri kugucura business biri kukubakamo mindset. Are you learning? Ese abantu muzi ko gufata igihugu bigoye nko kukirinda bya bibazo ubura nabyo muri iyo process bigwa mentality ivuga ngo no mugenza barageze kuri success ntabwo nzayibaho umere nk'aho umuntu bahaye 700 akamara iminsi ne mu kazi bizagufasha kuba watinda kuki bizagufasha kuba watinda kuri rwa rwego uzabugezeho. Are you learning? Next slide. Next. Yes, subiri magatoya murana ko business natangiye mbona ibintu ari irabu ariko ibintu byaje kugira gute byaje gucamo ibi bintu kubibabwira mwafura mwe no kubabwira ngo business yacu mwe kwirebera mu bihe muri kunyuramo business mwirebera inyuma y'ibyo siko biri guys. Uyu munsi twatangiye tubona ari ikibazo abantu bavugaga ko turi abasazi bavuga ko twaraburije uyu munsi bari gusoza kwiga nje promotion yanjye twiganaga nduva bazagraduatinga mu kwezi kwa 10 muri kumva kuntu abantu duhitamo niko bari kuva hehe muri KISS bakoze graduation nanjye nakoze graduation n'aba global ambassador siko biri se iyo graduation yabo nibafasha kujya gushaka akazi ngicyo gihe n'ubundi buri tariki 15 gira gute bese ubundi icyo gihe ndi kwicuza iki nimukajye munavuga ko mwavuye kwiga mwadropinze ahubwo twahinduye kaminuza bese ntabwo turimo turiga se nabonye arimo n'abari kwandika niko biri guys ntabwo kwiga ari byiza nari yasereka tujya dutanga ara tuyesi ni muyizi ntabwo muyizi se speakers biro ntabwo muyizi mwese ubundi zira certificate standikanye nizo kwishura se ko ari injuga badutse bitandukanye kwe kuba obsessed niyo myumvire isanzwe traditionnel umve ngo hari ikimuntu akurusha umuntu nibo namubwiza ukuri uyu munsi abanyeshuri bambwiye ko nayo bije nafashe umwanzuro mubi wo kudropinga barasoje business maze kuvana mize 3 maze kuvana imodoka mfitemo n'urugo mbese urumva icyo gihe nakicuza gute ngaho baze kuzashaka akazi ukajya gushakisha akazi ukagerageza ubundi bavuga ko iyo ugishaka akazi ngo hari igihe umara wihemba wimaramo imiti y'ikaramu mu mitsi uri kumva imiti y'ikaramu izajya kugushyiramo mu mitsi ubone kwiyubaka nibura kugeza na ryari mu gihe no business ikwemera cyose iyo udakora business wari wagatekereza gushaka mujye muri igikorwa afite ko nari cyiza no kubera ki ni umwana nyine avutse stress ziri kugira gute ariko hari igihe uzaba mu buzima umwana wawe bya bindi ababyeyi bateganya amakiriro mu bana babo ntabwo dukwiye kubigira siko biri se niyo mpamvu ubaka ibintu umwana bazaza kugufasha kwishimamo apana gutangira gutagetinga umwana agereka mu kande niwe uzagira gute kuko abana benshi babayeho mureke tubake business ntabwo Are we learning? Are we learning? Oh yes! Are we learning? Oh yes! Wa mugabo twatangiye mbona ari intambara nawe mbere pare nuko igihe kimwe apply wanyu nawe muzabasha apply wakwinjije igihe kimwe nubwo mubona bajya ngo abasangiye ubusabitana ibisambo harije mureba n'ibisure gati bimujama ko tubure bura nta yafitera mwizera ariko hari igihe bari ibibazo ntago muzabura muri ibyo byo mwafura siko biri hari igihe ibyo birangira bitewe nuko process yarangiye nyine
Are we learning? Oh, yes. Are we learning? Oh, yes. Gusa n'igihe kigera za bubi ntibazigure just bakayigura nyuma yo guca mu ruganda bagiye kuyitereka ahantu gusa ngo abantu bajye baza bayirebe. Murumva ikintu kiza cyo kwihanganira challenge kugira ngo bayirebe just gusa kugira bayirebe. Mba nibaza challenge Peter yaciyemo uyu munsi muri kaka N graph twabonye Apple fasha gato kamera nihangane ngiye gusoza nihangane ngiye gusoza twarambiwe twarambiwe Oya. inyuguti muri kureba yitwa gute? Iyi N ni ishusho nziza ya business turimo ya network marketing industry. Aka triangle ka mbere mureba yampaye rega ki bareba ngaho cyera mwaba muri kureba hano mwese kano ga triangle ka mbere nakagaragaza activities kanu mugasobanukirwe. Aka ga triangle kandi gacuritse nakagaragaza iki? Income. Iyi ni ibyerekana ikinyuranyo cyangwa se ngo ikinyuranyo gihari mu bikorwa ukora mu gitangiye business n'umusaruro ubona bitewe n'uko umwaka ugenda ushira. Bavuga ko dusuppose ko ino ni first year. Umwaka wa mbere bakwereka ko muri network marketing umwaka wa mbere ukora ibikorwa byinshi ariko dore umusaruro ungana n'akadomo. Murimo murabireba? Yes. N'ahandi wawihirinze nababwiye ko umwaka wa mbere ningishira abantu barengaga 500 ariko abantu banyizeye n'abantu batarenze batatu n'abandi barindwi harimo abari banijijwe n'iki n'abantu banje bose nabigishije. Iki gihe umuntu ureba hafi hari yibwira ko yakoze ubusa ntabwo uri gukora ubusa. Reka mbereke nababwiye ko umwaka wanje wa mbere washize muri 2072 umwaka wa kabiri murareba ko uyu muntu asigaye yinji akora ibikorwa ariko udufaranga nato tukinjira ari dukeya. Hano umuntu ugiye kumva ngo yakora tumatching nka tune akora 100 se nabwo akayinjiza atari amafaranga ahoraho. Umwaka wa gatatu bakwereka ko urimo urakora ibikorwa byinshi wese icyo gihe ntabwo bikiri gusaba buri gihe gutumira gusa wenda ati muri yatangiye kugigira ibikorwa ikora ariko akagira n'utu event mukora mukabona abantu bagize gute barinjiye n'umusaruro uri kugenda kugira gute wiyongera. Mu mwaka wa kane umusaruro ugeze ku rwego ngana n'iki n'ibikorwa ukora. Ndagira ngo mbabwire hari n'igihe kigera gasanga n'ubwo umuntu ari gukora miliyoni 4 cyangwa se miliyoni 2 nawe ugasanga atashye yagize gute yashaje. Nibwo ko hari n'igihe cyageraga ugasanga niriwe mvuga ugasanga umuntu yiriwe avuga. Hari n'abantu bakunda kwibasa ngise kuki abaneto bakabe gusanga ngo bavuga ko bakora amafaranga ariko ugasanga ngo bapimiro hafi ya nabyo. Twe ni ihame ry'ino business. Urayakora ariko kagira gute ndabona uriya mugabo Abubakar ahise aseka. Yaje mbona ngana nka Goliath. Yari kugira mentalite nk'iya Dawidi. Are we learning? Bishatse ngo hari process company kunyuzamo cyangwa business bitewe n'ibikorwa ukora kugira ngo ubashe gukorera umusaruro naka wifuza. Urabona ko umusaruro usigaye ungana n'ibikorwa wakoze. Ku mwaka wa gatanu ubugeze ku rwego ibikorwa bitangiye kujya munsi y'umusaruro. Ku mwaka wa gatandatu n'ubundi ibikorwa bitangiye kuba bike cyane ugereranije n'umusaruro. Ngo ku mwaka wa karindwi byongeye kwitangira ni hahandi none nta gikorwa wakoze winjije amamiliyoni. Yandi umunsi ujya kumva ngo Peter akazi gakomeye afite no gukora iki n'ibera maintenance kandi nayo naba hari agashaka mu plan ugira gute ariko umunsi twaryoherwa no kumva ko uyu munsi abikora twirengagije ko ari igihe yavaga mu Bugande iminsi 2 arere turu mu nzira atigeze aryama akaza bagakora nta office ihari nta muntu ari burebera nk'uko uyu munsi ufite plan wawe kwigisha ariko uyu munsi akemera akaca muri ibyo bintu. Rero njambwira abantu ngo ntugatume temporary challenge ikubuza kuzagera kuri permanent result. Ntugatume temporary challenge zikubuza amahirwe yo kuzinjira permanent result.
bino bihe biragusaba kwihangana kugeza igihe ugize gute ubisohotsemo. Bwira mugenzi wawe ngo siko bizahora. Siko bizahora. Mubwire ngo siko bizahora. Siko bizahora. Mubwire ngo siko bizahora. Siko bizahora. Ikintu ugomba gusobanukirwa muri ibi bihe, ntabwo igihe muri alliance aricyo gitanga umusaruro. Don't persist on time, persist on activities. Hari abantu persistinze babo nzaguma muri alliance kugeza umwaka wa 5 ugeze. Ntabwo umwaka wa 5 byara miliyoni, habyara umusaruro ibikorwa wakoze. Are we learning? Ntabwo imyaka umaze muri alliance byara amafaranga, ahubwo habyara umusaruro ibikorwa wakoze mu gihe muri icyo gihe. Are we learning? Hari umuntu ugeze avuga akantu kantera ubwo baravuga ngo buri kimwe cyose ushaka muri business yacu uzakigeraho, ariko niwe uzagenda igihe ushaka kugira gute. Umuntu ukora maintenance iri single every day adahagaze ni ukuri azaba global ambassador. Ushaka gutwara imyaka 25 cyangwa se imyaka 40 ingahe. Sinaberetse ikigero cy'umuntu ushaka kuba silver executive. Bisaba arapi 150 z'iki za C24/7 kandi in one month ukoresha arapi imwe maintenance. Niba mu kwezi kumwe ukoresha maintenance arapi imwe, tugiye guhita dukuba amezi 150 twaza ngo uzaba silver nukomeza bino bikorwa ryari. Mu nkubira plan turebe Mwaka ni ara 12. ni imyaka igera muri 13. Bivuze ngo uyu munsi muri 2037 tuzariko organizinga nka brand new silver executive. Amaze gukora nko gukomeza no kumuntu ukoresha maintenance ya coffee. Coffee imwe ya single niba single maintenance ku ba silver. No single maintenance ku ba silver ni coffee 24. Yes. No ibaze no coffee 24 kugira ngo ugure inota. Ni coffee 74. Ese igihe muri kumva ahubwo nubwo ngo ntabwo bwabibara. Ni mu myaka magana ngahe. Umuzukuruza we niyo tuzambika ranka yawe silver. Niyo mpamvu ushatse kubibabwira mvuga ngo igihe ntacyo kivuze kubigendanye no kwakira inzozi, ahubwo ibikorwa n'ibyo ubasha kushingamo kugeza bibyaye iki byara umusaruro. Turimo turiga cyangwa turimo turiga cyane. Kiyo neza kuri iki kintu njambwira abantu ko Namdi Anyachukuwe bavuga ko yabaye miliyoni za komemba mu mezi angahe se? Amezi 3. Ngo yabaye global ambassador mu mezi 8. Dr. Miles Muniri yavuze ngo to be successful sometimes we need to break rules and regulations. Breaking a rules wasanze twarashyize abapline. Zivuga ngo mu mwaka wa mbere ngo numva ngomba gustruggling. Ushaka gustruggling ari byo ariko kubaka n'ibintu bigize gute bifatika. Francine yavuze ko mu mezi ya 3 ngo yaramaze gukora miliyoni zirenga 2. Bivuze ngo ushaka kubikora kandi bigakunda. Are we learning? Bya bindi dusigara tuvuga ngo reka nige ni byo hano turiga ariko ntabwo nari muri kaminuza ngo dutanga amanota. Ushobora gukora kandi uri no kugira gute kwinjiza. Ntabwo mwumvise umunyeshuri ngo yateye night bita gutera night murabizi. Yateye night saa 10 zimugeraho kandi kizami gihari mu gitondo. Arakomeza ariga amasaha y'ikizamarinda mugerera ubwonko buracunga. Mu gihe cyo gutangira ikizami abantu mutipe biramuca. Ibintu byose yabyize ngo bazana ibizami batangiye kubaheza brochure. Ariko ikibazo cya mbere arakiza. Yabaye arakiza ahita vivu. Kirabaye ndakiza. Icya gatatu arakiza. Byose aravivura kandi kuko yarabiza arangije aragenda arasaba meeting abantu bati mujamara. Amaze gusaba meeting ahita atahara aryama araruhuka. Igihe cyo gusohoka kwa resita mbaza ngo byagenze bite. Hasoretse resita we aza niyigeze aza no ari no wanyuma yabaye unclassified. Byagenze bite? Nabane classified kandi nzi ko nujuje. Umutima ajya gukureminga ku kigo gishinzwe gukoresha ibizami. Arakureminga bamuha amahirwe yo kuba yabona brochure ze ngaribe ko hari ikibazo bamwiciye. Hejuru bati none se ko mwambaye zero hose byagenze bite? Ntabwo yigeze usubiza. Ntabwo vuvive kubiza. Sinukuri nari mbizi. Ntabwo yigeze ugaragaza ko bigize gute. Hano harimo ijambo rivuga ngo ibyo wabuzi byose without mu gihe utaby'implementing. Ntabwo uzigera ubona ingano y'umusaruro wifuza. Umenye bwose wagira utimplementinze mu mvane mu mutwe ntabwo wabasha gutera. Nje nize naratumiraga cyane kugeza igihe maze kumenya uburyo batumira ngasigara nta n'umuntu nyibasha kutumira. Kwa kundi natumiraga nk'abantu nka 30 bugumyi
bakabasha kuza. Abantu biga gutumira kugeza igihe babizanamo protokole nyinshi bagasigara batakibasha no kubikora. Ubumenyi bwinshi ari bubera impamvu abantu yo gukena. Hari ubumenyi bukubera imbogamizi. Kuko ikibi cy'ubumenyi bwinshi butera ikintu bita analysis. Kandi ari jambo rivuga ngo the more you analyze the more you get Analyze. iyo uzanye analyse nyinshi z'uburyo ibintu bikorwa muri no business hari igihe bisoza failure. Hari umusore igeze kuza kunganiza yari umunyonzi Joseph mujya mumwumva abenshi numva ni wo muri Haso Chamber. Ni umutipe yari umunyonzi. Araza turaganira bisanzwe araharuka bwararirya araguzaguza atangira business. Hashize ukwezi n'igice. Araza arambwira atapre nifuza ko mereza appointment. Turabona muri office njye mbona umutipe azanye abatipe benshi. Arambwira ngo ngiye mu kwezi kumwe n'igice na sponsoriza abantu 34. Imisi isize yaje kunsuri wanje yambwiye atapre nshaka kuza twongere tuganire gushimira. Arambwira ngo today mu mwaka ni n'amezi make maze kugira ati abantu bari gusatira 600. Ibi mbibabwire kubabwira ngo ntabwo igihe gifite icyo kivuze ku muntu ufite ahantu ashaka kujya. Ari bilani abana mujya mumva bahaye doctora na PhD hanze bafite imyaka itarenze 17. Ntabwo mubizi none ni wowe ukeneye kwibaza ngo ibintu ushaka muri Alliance nifuza kubigeregera kingana iki. Nababesha abantu benshi ari je baryoherwa no kubabwira ngo bino byarabaye. Kino gihe nubwo nari ndikora amafaranga menshi saa 10 z'ijoro zageraga ndi muri office. Saa 10 n'igice nabaga ndi muri office. Aribazaga se kuzinduka bivuze iki? Ndagira ngo mbabwize ukuri ntabwo kuzinduka muri company bibyara amafaranga. Ntabwo babibikuza. Ahubwo ikintu kimataringa wazindutse uje gukora iki? Hari abantu ikibi cya business dukora abantu benshi bakora ibintu mu kigari. Aprende runaka yakoze ibi nanjye reka mbikora. Mu gihe utari bazi impamvu ikintu ugiye gukora uzahora buri gihe umeze nk'umuntu uri kunyonga igare bitari mu munyururu. Siko biri? Igare itari mu munyururu muvindukana rusumba kuri mu motion ariko ugasanga nta kintu kiri kugira gute nta kintu kiri kuba. Niyo mpamvu ugomba kwibaza ngo kubera iki nzindutse ubundi ngiye gukora iki. Muri aya masaha narazindukaga nkabanzi ko nisangiye kugira gute kugira umwanya wo kumva motivations kagira umwanya wo gusoma ibitabo nkabanzi nawo umwanya ngiye guprospecting abantu bo hanze. Mu masaha twe tuba turyamye nicyo gihe abantu bo hanze babagize gute abari maso. Muri ibyo bintu byagiye bimfasha mu migabane 15 mfitemo. Imigabane 5 yonyine nayikuye muri product. Imigabane 5 muri product. Mfite umubyeyi wahanze kwa kundi just posting. Ubwe namukuye imigabane igera muri inde. Bwa mbere nyereje 500 sindabura nawe narimo. Muhereza product izi. Umuntu angereza ndi mafaranga. Maze kumucuza product zirenga miliyoni. Ntabwo narimo ndahura nawe. Niba mpaye 500 aplan uzi kuntu byagendaga mbaza ngo byagendaga gute. Byagendaga gute? Byagendaga ngakura imigabane 2 kuri company nkadinga. Makamba package ebyiri ngakuramo product bagize gute? Ikine kazi mugeza y'amahoro. Dukene kwiga uburyo tubyaza igihe cyacu hano kuri company. Mberutse gusura hari abantu bari bantume najye gutanga closing. Hakundi tuba tutarinjira nibereye hejuru gato kuri etage ndi kureba bari ibintu baba barimo. Ndeba mbona mutipe igihe cyose batangiye mbona mutipe ari kwirebera match. Ari muri sale ariko arimo arareba match yenda ifite nk'aka bluetooth arimo arabireba. Après narimo aragira ngo umujamara hari mutipe bire muri match. Biriya byose ukora hari igihe babyita to cheat yourself. Ni ibintu bita niba urimo kwicheatinga wowe ubwawe wibwira ngo cheating apply. Kasanga ari hano amasaha menshi yakoresha ari muri sale. Ikura ba mitsutsu. Uzunguka guseka rwose. Ariko ikizagera abana bajye bakureba nabo guseka. Iga gukoresha igihe cyawe kujya kuri company. Ari learning. Njambwira abantu ngo muri company turimo. Hello. Aha nibyo turahari. Ariko hano tumeze nk'abantu bari mu kirombe. Ikintu namye buri gihe nkibaza. Naribaje ngo how numva ngo majara kora miliyoni 40 numva umuntu akora miliyoni 100 muri Alliance. Nanjye ndimo ukwezi gashira nyiri kuvuga ngo ndi muri Alliance gutyo. Bino bintu bizaba kugeza ryari. Ntabwo uri umwana akafata ngo bamufitemo ikimenyane. Numwirabura mugenzi wawe. Igihe cyose utari bazima abantu babimakinga bikakunanira. Uzahora wizenguruka. Naribaje ngo niki kintu gituma buri gihe business isoza no gukora maintenance. Maintenance y'ibihumbi bitarenze 20. Cyo byari muri 20 twebwe icyo gihe. Wagurishe product. Maintenance y'ibihumbi 35 se benshi mujya mukora. Niki kintu gituma inanira kwishyuza ugasanga biragoye. Ndahana byitwa kabandi bagira gute bakorera amafaranga. Hari process iba mu kirombe murahazi mwese. Yego. Goldman mwese murayizi. Yego. Bavuga ko mu kirombe ntabwo habamo nuza gusa ntabwo habamo zahabu.
mu kirombe harimo ibintu byinshi kandi byose bifite umusaruro bitewe n'icyo ushaka. Iyo ugishika mu kirombe ushobora gucukura ugacukura itaka, siko biri? Abahanga bo gukoresha itaka muzi ko basigaye bazibumbamo rukarakara. Kumva ko buri gihe uzajya ucukuramo rukarakara muri Alliance kumva bigize gute? Nabaye murakavanamo rukarakara imwe abari 100 cyangwa 70, yakubita rukarakara ze nk'ijana kabisa, bakamukubita ibihumbi bya 7. Wa muntu kugurushaga produit kamwe yakubwamo 7 akamara kimwe cyose celebrate akazi ko kongera gucuruza kandi ariko kakandi kashize. Wa muntu winjiza umuntu maga celebrate ukwezi kose akazi ukagutumira ruko amafaranga yagize gute kashize. Hari ababimenye noneho bakavuga ngo sinshaka none nkarakara reka nkomeze ncukure, agahita agera ku kintu biti iki kuri laterite. Laterite ni muyizi? Laterite bayikoresha kaburimbo n'abantu bashaka gukoresha wa mu myandi bita ngo ni umucanga w'iki babita bano banajya mu mucanga nebije kuno bayita hici karabasaza. Bino micanga nyine imeze ni n'imicanga ya fake cyane. Ni umucanga wa mbere. Iriya micanga isanzwe nyine gutyo wenda siko biri uriya mucanga nyine wingwa siko biri. Agacuruza agatangira kujya gucuruza kuri ba bantu babuze ubushobozi bwo kugura akayungu, akumva ni ibintu bigize gute nibaye. Undi agakomeza agacukura akavuga ati ntacyo reka ngere ku mabuye. Ya mabuye rero akavuga ngo ngiye gukora ibirombe by'amabuye, akagurisha amabuye bakoresha mu kubaka fondasiyo. Icyo gihe babyisumbuye akumva birabaye. Hari n'abavuga ngo nzakomeza gupakira gucukura kugeza ngize gute ngeze kuri zahabu. None ikibazo ntabwo bandi baba bari gupakira zahabu, uri gupakira itaka. Ntaganda baba bari gupakira zahabu ukaba uri hari n'abacura urwiri. Abandi bagatera urwiri bakagira gute bakarangira gute. Wowe uze kwibaza ngo niki kintu gituma hano hantu nakomeza kwizera. Are you learning? Hari ibintu Imana idashobora guhindura aho utambaze kubiranga. Ikigaragaza ko warambiye ibintu ni intambwe utera igana ku mpinduka ushaka kureba. Are you learning? Oh yes. Are you learning? Oh yes. So navuga ngo wenda tugana ku musozo. Next grade apply. Next. Navuga ngo iyi nayo ni inyubako nakuye muri business. Hello? Iyi ni imwe mu madream house nanjye yagiye bikubaka. Izindi navuga ngo nagiye nzubaka ari iz'abapangayi. Iyi ni inyubako navuga ngo yonsoje muri no mwaka through the business. Niba bino byakunda nawe ushobora kugira gute? Nawe ushobora kubikora. Nagiye numva batangira bavuga ngo ntawamenya mva ndagira ngo mbwize we are in the same playground. Mu kibuga kimwe, if the one can make it, you can do it also. Are we learning? Next slide up line. Naje kwa muri top 80 nyuma ya za challenge naje mbabwira. Ntabwo challenge zose zihoraho pe. N'ababeshye nk'ubu ngubu ushobora gusanga ari umwana wicanga tutazi tutanatekereza. Umwaka utaho dushobora kubona twanaje no muri top 20. Twanaje no muri top 5. Iyi business nta soni igira. Iyo amaze kuba seriye ishobora kugira gute? Yes. Niyo mpamvu ikintu nababwira wowe wikirimita. Ibanga ryo kugira kuri rwa rwego wirutinya. Bajya ngo nizibika zara amagi. Wirebe ibintu umve ngo uriya muntu ni igitangaza. Nta muntu twese n'abantu basanzwe. Sanga uriya muntu bimwe wenda usabe Kiyosaki cyangwa se Elize appointment ubwira atari apply. Shaka ko umunyemera nze hari ku office. Ugende kwa biriya biranka ndi kure ubikoreho ubyumve umve ko bishoboka. Wibaza gukira ni cyane ugende umusuhuze muganire. Bizatuma mva ko ibintu bigira gute? Ibintu bishoboka. Next. Ikintu kidashimisha aba bagabo impamvu foto nadufashe. Bamwe twahuriye muri Remigo, abandi duhurira hano muri Noza muri Grand Hotel. Aha ngaha impamvu foto nadufashe 2017 nari ndi gukora ikiyeda hano muri Noza mu bumwe. Umutipe witwaga Denis yari umugande, yari umucuyi. Aramamagara ndakujya makitwaga Gasongo. Aratubwira ati munguriki yibere kuri WhatsApp. Turamanuka tugera muri ground floor. Turasoka tujya kuri store. Abantu babikaga amarangi n'ibikoresho. Batubwira ati mufate izo ndobo ya Ameki kubigeze baterura mu muziko ni Remera. Iraremera pe. Hari zose tuba n'ibiro bigera muri 50. Aratubwira ngo ni muyikore bwese yikorera iyi. Ari kuri WhatsApp habe no kudufasha ndatwikoreza. Genda byuko navunikiye mu mugongo. Ndayikorera ndarwara nanyishyira ku mugongo. Harimo amasango nane. Turazamuka kuva muri ground floor mukagira tugenda amakuru arenga 12.
mujye muri abantu hari amahema hejuru niho twari turi gukora finishing ya nyuma haba turani plafu z'amajipsa twabaga turi kurya umusego turazamuka turayageza icyo gihe ndavunitse umugongo umujama nashize iminsi dusanga amafaranga ngo yaduhembaga araduka tuzi ko ari 3 ku munsi aratubwira ati nzabimariza 25 ku munsi cyangwa mutaha icyo gihe muri buzima twabagamo badufata nabi nongeye kwasubira kubera alliance nagiye mu nama abantu bagarara abandi uracyari kubaka business nta n'abantu ufite none plan arakwereka inzira ukagora inzozi biragatsindwa pe yakubwira ngo uze kuri none se niriya nzu uraramo mu Gitega si yawe reba byenyine ku ntiva reba byenyine ku nari inzu utishima uharyama ushaka iki urakanati ndivuga ngo ni inzu nibura uvuga ngo nziza basi utinda ukora iki niba plan agushyizeho igitsure surwanga kwanza nuko yifuza guhindura iki yifuza kugeza ku cyerekezo mureke tube flexible enough kuryo twemerera process ikibasha gukorwa kandi karangira neza ari learning akigeno no muri Lemigo hotel icyo gihe hirya Lemigo nagatipe kitwaga Matiye kadukoreshaga narakererewe akeshi nabaga man umuntu yahigiye henshi navaga ahantu bita Kicukiro nari ahantu bitaga Triangle nagiye Kimihurura hello cyegiye bari barimo bubaka niriya imasoro twagiye twakorera ibintu byo gusonga ntuza gusonga wa master nababwiye ngo ibanga ryo nyine ryo kuba successful muri alliance no kumva ko hanze nta makirira agize gute ahari icyo gihe nabaga nambaye botine nkagenda mu cyaka kugira ngire mu kazi mpagira nakerewe iminota 20 akaja makara dufata twakererewe karavuga kati mwese ngiye kubahereza igihano tutemera igihano agire gute atahe abaje mu bafunga icwagati wa mwana uradereza igihano nkane reka twigendere natekereza se ni nahanda yitasubira muri ghetto nzishyura inzu gute nabubwira nti Imana nje nifuza ko wamereza igihano ntabwo byanze mbwira ikintu ndi bukore nisubirire mu kazi aramanura muri ground floor ahantu hari apakiye udufuka twa nani kwa waiting agafuka kamwe kabupima ibiro 25 icyo gihe twari dufuka 30 ngo boss yari agiye kuza kubitwara bitwaye ku yindi shanti arambwira ati ufite iminota 30 yonyine yo kuba tudufata tugejeje hejuru ati nta kibazo basimereza abantu bantwazana banyikoreza ati reka ugomba kubikora wenyine ukaba ubirangije ndamwitegereza ndabaza ariko musasi ibintu bwe wowe wabikubwira abandi nyuma yaje ngire gute nigendere ndeba authority umuntu abafite mu gihe we abantu 12 cyangwa abantu 6 kunda byimba ukabona afite nyine ari kubyinjoyinga ariko ndeba amahirwe dufite muri alliance ukaba ufite amahirwe yo guhagarara abantu 5,000 ukaba ufite amahirwe yo guhagarara abantu 2,000 ukaba ufite abantu 10 bakumva kandi biyubashye dufite amahirwe yo kuba turi ahantu heza mwafura siko biri guys buri wese yige kubyaza aya mahirwe umusaruro Inyarwanda navuze ngo wambaye ikirezi namenye ko kera abimenya cyambuye kikambikwa undi ntabwo ushobora kurekonesa agaciro k'ahantu today uri mu gihe kireba ukumva ko ari ibintu bigize gute ubona ari ibintu bisanzwe next slide development nasoza ngo uyu niyo boss wanjye nanjye ndi gukorera kuri mindset bitanibaza se widi plan gatatije mbe muri alliance no zitagezweho idi plan gatatije kubikomeye kuruta ino nyubako nshaka kuzabamo ikomeye kuruta bino nifuza kugeraho se hano hari amagambo avuga nuko bitagaragara neza handitse amagambo ngo you will never live as a king or queen unless you work as a slave before ntuzigere uba nk'umwami cyangwa umwamikazi utarigeze ubanza gukora nk'umucakara ntabwo bibaho niba wifuza kuba nk'umwami cyangwa umwamikazi learn to work as a slave bwira abantu mwegeranye ngo be a servant leader Be a servant leader. mubwire ngo be a servant leader Be a servant leader. mubwire ngo ba umuyobozi ukorera abandi Ba umuyobozi ukorera abandi.